Eric uraho Kristo Yesu akuzwe Uramuzi. muraho neza. Iteka Kristo Yesu akuzwe, bavuga ngo iteka ryose meze neza ndakomeye. Ndishimye ko muri wikendi tubonye akanya kuganira tukavuga ku bintu bitandukanye uri buze kuba duteguriye, so ndakomeye kandi ndagushimiye ko wantumiye. Nizere ko nawe umeze neza. urakoze cyane. Nubwo marara wiriwe uraho. Ndagushuze Rosemary, ah, ndagushuze Eric, kandi ndasuhuza n'abanyarwanda bakurikiranye ibi biganiro turimo kugerageza gukora, nubwo twakomeje kugira ikibazo cya tekinike, ariko ndibaza ko biri butungane. Urakoze. Yes, urakoze cyane nubwo marara. Yes, twagize ibibazo bya tekinike, abanyarwanda batwihanganire bibaho. Tugiye kuganira ku bibazo by'akarere, uko politiki y'u Rwanda ihagaze. Reka dutangire ku munyamakuru Umubavu TV. Umubavu TV uherutse kuburana avuga ati ibyo urubanza rwa nubwo urubanza rw'Umubavu TV wararukurikiranye, wumvishe ibyo yavuze, wamwakiriye ute mu magambo ye yavuze? Um, ubundi mu bibazo birebana na politike ishingiye ku ihonyora no kubuza abantu ijambo, abanyamakuru ubundi bakunze kuba ari bo bagaragara ku murongo, bagerageza gushaka uburenganzira bwo gukora akazi, kuko amakuru mu gihe turimo cy'ikinyejana turimo, abanyamakuru nibo bafite, um, ntabwo nabyita responsibility, ariko nabyita ko umwuga wabo ubemerera guhatanira kugira ijambo mbere y'uko barigeza ku bandi. So itangazamakuru ryakomeje kubangamirwa mu gihugu cyacu. Mhm. Ah, sinzi ikibaye. Yes, ni ibyo ngibyo, ni igihe wari urugize, wari ufunguye intuzi, yego. Ah, itangazamakuru iyo ribangamiwe mu gihugu, kuko intambara y'imbunda yararangiye, so intambara y'ibitekerezo niyo mu by'ukuri iriho muri iki gihe. So iyo rero abanyamakuru babangamiwe, biba bivuga ko ah, abaturage badashobora kubona ukuri kuva mu itangazamakuru. So iyo rero tubona abanyamakuru bafunze, noneho tukababona mu nkiko, hanyuma bagasobanura ibisobanuro nk'ibyo uriya munyamakuru bamwita Honesty yasobanuye, ndetse agahagarara ku izima. Habayemo tekinike nyinshi cyane muri ruriya rukiko, aho bavugaga ngo uremeza ko watangaje amakuru y'ibinyoma, akavuga ko hari igihe amakuru rimwe na rimwe ashobora gutangazwa mu buryo wenda politike cyangwa se ubuyobozi budashobora kuyemera, ariko ko n'amakuru y'ibinyoma yemerwa muri sosiyete, na cyane cyane ko habamo entertainment n'ibindi. Akasobanura ko icyo adashobora kuvanaho ku byo yemera ari uko leta dufite mu gihugu yica, ndetse agasobanura ko urupfu rwa Kizito Mihigo, cyangwa iburirwa irengero ry'abandi bantu, cyangwa n'ifungwa n'ifungurwa ry'urudaca, ibyo adashobora kuvuga ko atabyemera. Icyo gihe rero bitubwira iki muri sosiyete nyarwanda? Bitubwira ko hari abantu bagifite umutima wo guhagarara ku izima, kuko leta dufite ni leta yemeza abantu ibyo ishaka ko bumva, apana ibiriho. So ni ukuvuga ngo ibibazo abanyarwanda bahuye nabyo, baba abanyamakuru, abacuranzi, cyangwa ba YouTubers n'ibiki, we yarabifashe abishyira mu gatebo kamwe, ababwira ko adashobora kubyita irindi zina usibye kubyita ko leta dufite ihemukira abaturage ndetse yica.
ibyo ntabwo nzi urubanza bazamukatira, bashobora kumukatira burundu, bashobora kumukatira imyaka 18, hari iyindi myaka 14 bakunze guha abantu bakayigabanya ikaba 8, hari n'iyindi myaka 6 cyangwa 2. Dufite abafungwa benshi cyane bari mu buroko kubera gusa kuvugisha ukuri. Uko kuri rero, nibaza ko twese tugomba kuguhagararaho. Njyewe nifuza ko banjyana nanjye bakamfungira hari, ariko ikibazo ntago njye nagerayo. Bamboneye inzira nziza injyana amageragere, ntibanyicire mu muhanda, nanjye najyayo nkabana n'abandi aho bafungiye, noneho tukazareba amaherezo ya leta y'igitugu. Urakoze. urakoze na Marara. Reka Eric, wakurikiye urubanza rw'umunyamakuru Mubavu, wumvishe ibyavugiye muri urwo rubanza, ariko mbere y'uko kuko mu rubanza rwe hagarutsemo bamwe mu banyarwanda babuze ubuzima bakoresheje amajwi y'umutegarugori Mireye nawe uharanira uburenganzira bw'ikiremwamuntu. Reka twumva ano majwi n'aba bantu ari kuvuga. aho waba uri hose uzifatanye n'abandi banyarwanda mu kurwanya akarengane gakabije gukorerwa abanyarwanda. Fata akanya twongere tuzirikane Kizito Mihigo, ndetse tuzirikane n'abantu bose bafunze bazira ibitekerezo byabo. Muri uyu mwaka w'ibihumbi 2021 byabaye bibi kurushaho. Baramufunze Idamangi rya Mugwiza, ndetse bafunga Karasira Aimable na Christophe Kayumba. Baramurigishije Bahati Innocent, kandi abo bose baje biyongera kuri benshi bahohotewe wa mwaka washize. Abo ni nka ba Theophile Ntirutwa, abo barigishije nka ba Venant Abayisenga, ndetse bagashimuta na Paul Rusesabagina, noneho uyu mwaka na Cassien Ntamuhanga, ndetse n'abandi. Reka dushimire Mireye, dushimire abanyarwanda bose bitanga kubona video nk'izi ngizi. Eric, uri umusore, uracyari muto, aba bose nabo bagiye n'abavandimwe, ni abasore bari bakwiye kuba bafite imiryango. Kuba umunyarwanda burirwa irengero, leta y'u Rwanda igaceceka, umunyamakuru yagerageza kugira ngo abishyire ku mucyo, leta y'u Rwanda ikore enquête agafungwa, ubyakira ute? Urakoze, ijambo ni ryawe. Um, kwanza Umubavu TV ntabwo nari muzi uri kuko urumva nanjye menye politiki y'u Rwanda nyimenye vuba, ariko maze gukora ubushakashatsi nasanze yarafunzwe, yarafashwe muri 2021 arafungwa, ariko icyo bamuziza bakamuziza yuko yashobora kuba yahostinga nk'umunyamakuru uri independent wigenga, kuba hari abanyarwanda runaka yagomba kwifatanya nabo bagategura ikiganiro. Kwanza kuri njye nabonye ari ikimenyetso cy'ubutwari, kubera ko Theoneste kuba azi ibibazo uriya icyuma yaciyemo, akamenya ibibazo Karasira arimo, akamenya ibibazo ba Hashid bacamo, akamenya ibibazo abandi bantu bakoze YouTube cyangwa batanze ibitekerezo byabo bazira, nawe akemera akabirenga izo limite, akavuga ati reka mvugire abanyarwanda mbahe urubuga batakura ahandi hantu. Ni igikorwa cy'ubutwari. So rero icyo ntekereza ku rubanza rwiwe n'ibiri kumubaho, icya mbere yemera ko abanyarwanda bashimutwa bakaburirwa irengero, akemera yuko urubuga rw'itangazamakuru ruhutazwa n'ubutegetsi buriho. Urumva umuntu ushobora kuba azi ikibazo ariko akoresha uburyo yize mu itangazamakuru ryiwe, akabateka nkore iyo bwabaga mvugire abaturage nifatanye n'andi ba muri opposition, ni ibintu nshimira. So iyo abantu bari irengero birababaza, kandi ikintu kibabaje ni uko tubyumva mu myaka 30 ishize kugenda ukageza ubu ngubu. Ikibazo twibaza se bizagarukira he? So kuba dufite nka Theo uvuga ati reka amaguruke ngaragaza ibitagenda neza, nizera ko hari icyo iyi leta iriho igomba guhindura, ntako nabinganye. So ababuri rwengero ni ukubera ko leta dufite ntabwo mu by'ukuri uburenganzira bwa muntu ibwitaho, kuko yumva yuko uburyo bwo gucisha abanyarwanda ni ugushimuta imiryango yabo, babuze amahwemo. Ariko nkashimira yuko Theoneste yavuze ati nkoresheje Umubavu TV reka mfungure ikinyamakuru gishobora kuba cyarwanya ukarenganya n'abo bantu. So nifatanyije n'ababaye, ariko nanone mu rukiko numva yuko ibimenyetso bihari byose byerekana ko Theoneste umunyamakuru mwiza yujuje ubunyamwuga, numva ubwanjye yarekurwa, ariko se bizagenda gute? Reka tube amaso. Murakoze. Yes, urakoze cyane. Reka nongere mbaze ikibazo Nubwo Marara, kuba dushyizemo amajwi y'umutegarugori Mireye avuga bamwe mu banyarwanda baburiwe irengero,
babuze ubuzima barigishijwe ariko leta yacecetse itageze ikora iperereza cyangwa se ngo igire icyo ibivugaho sirtu ko aba banyamakuru bafite imiryango kuba noneho bari kuvugwaho mu rubanza babazwa umunyamakuru kandi ahubwo aba bantu baburiwe irengero bagakwiye kuba bari kubazwa leta ibi bivuze iki kandi uyu munyamakuru icyo yakoze ari uvuga ati nyamara hari ikibazo mu Rwanda ariko kugira ngo abashinjacyaha n'abacamanza bavuga ati leta muri he aba bantu bari he ahubwo ari kubaza umunyamakuru wagerageje gushyira abo bavandimwe nabo kubaha agaciro no kubashyira ku mucyo agira ngo ubutabera buboneke ibi bivuze iki no Marara? Uh, igihugu igihugu kigirwa n'abaturage. Kandi igihugu kidafite abaturage ntabwo kiba ari igihugu. Mireyi nkunze kumubona akunda igihugu cye ndetse yubahiriza uburenganzira bwa buri umwe wese, ariko hari ikintu tugomba kwemeranya. Igihugu kugira ngo kibeho kigirwa n'abantu. So ni ukuvuga ngo nubwo bwose dufite ibibazo mu gihugu cyacu cy'u Rwanda, ariko dufite n'abaturage bagituye. So ntabwo igihugu cyacu kibereyeho kurizwa n'abantu bakora ubunyamakuru cyangwa bakora muzike cyangwa bakora entertainment. Dufite abaturage bambuwe ubutaka, dufite abaturage badafite aho barara, dufite nakoreje video mu gitondo y'abaturage bafungiye Gikondo kubera ko baba ku mihanda badafite aho barara kandi ubutaka bwabo leta ariyo yabubakuyemo. Wajya kuvuga Kangondo inshuro nyinshi. So Mireyi aba muri Amerika, ni byiza ko yibuka bene wabo akaba n'abavuganira, ariko tugomba no kureba ikibazo dufite gikomeye mu gihugu cyacu ni ikihe. Ni ikibazo cy'abari muri Amerika bavuga cyangwa ni ikibazo cy'abari muri Rwanda batagira aho barara Rubunda n'abandi bafungirwa kuba bari ku mihanda kandi leta ariyo yatwaye ubutaka bwabo. So ntago iki kibazo turimo kuvuga ari ikibazo cya Kongo, ntabwo ari ikibazo cya Mireyi, ahubwo ni ikibazo kireba abanyarwanda muri rusange. So ngiye kubwanjye ibyo Mireyi avuga ni ibintu ndibaza amashyaka ya politiki amaze igihe avuga. Dufite amashyaka menshi 32 avuga politiki, ko politiki itashobora gukemuka. Noneho Perezida Kagame akaza akavuga ibye n'abo bakorana bakavuga ibyabo, ariko ikibazo dufite muri rusange ni ikiduhuza nk'abanyarwanda. Ubwo ikiduhuza ni icyo gihugu, ikiduhuza ni ubumwe bwacu, ikiduhuza ni umuco, ariko ntabwo birimwo kuganirwaho na politike dufite mu gihugu. Kuko politike dufite mu gihugu bangiye Ingabire Victoire guparticipamo, ni ukuntu abanyarwanda bashobora guhurira ku bitekerereze yo kumva ko ari abanyarwanda no kumva ko itandukaniro ryabo ari akamanyu k'umutsima. Kuko ikiduhuza ni ukuba turi abanyarwanda. Ibidutandukanya ni amateka, ariko ikiduhuza ni ukuba duhuje ejo hazaza hacu, ho kugira ngo abantu bose biyumvemo kuba umunyarwanda, ndetse biyumvemo ko kuba umunyarwanda atari ukuba umuhutu cyangwa umututsi cyangwa umutwa cyangwa kuba uri umukene cyangwa bya bindi bajyaga bavuga ngo umutindi nyakujya sigi ibyiciro by'ubukene n'ibiki byose. Biriya byose ni ibintu nge
nakunze kumva bikanambabaza kuko twese twagombye kwiyumvamo ukuntu twafashanya. Uri mu mwobo mufata akaboko, uri hejuru niyigira hejuru cyane mubwira uti nyamuneka ibi urimo kwigira ni ibiki. So dufite sosiyete aho abantu bamwe bumva ko bagomba kwigira ibitangaza n'abandi bagomba kwigira ubusa, abandi bagapfukama, abantu bakaba ingaragu, bakaba abagaragu b'abayobozi kugira ngo babashe kubona umugati. So njye ku bwanjye rero Mireille mubona nk'umu activiste, nkuze gukurikirana kuko ndamubona kuri social media. Ni umu activiste, akunda amahoro, akunda ko abantu bose bashobora kugira aho bigeza, akunda ko abantu bose batahungabana. Ariko igisubizo naguha ni uko imyumvire ya Mireille ni nk'iyawe, ni nk'iyanjye, ni nk'iya Eric, ariko ikibazo ntabwo kiri muri jye nawe na Mireille. Ikibazo kiri i Rwanda, aho umuntu yumva ko agomba kuba ari we gisubizo cya buri cyose, ku buryo igihugu cyacu kiyoborerwa ku mitekerereze y'umuntu umwe gutya, noneho abandi bose bakaba abagaragu be. Ibyo nibaza ko ari byo revolution ya 59 ije kurwanya, ariko nibyo twasubiyemo muri 94 na nyuma yaho. Urakoze. urakoze n'ubu Eric Niyongabo nk'uko mbivuga mbigarukeho ubutegetsi buraguhiye sura kuba umunyamakuru ari uri kubazwa abaturage azira ko ari kubavuga avuga ati barihe. Aba bacamanza n'abashinjacyaha nibo bakabaye bari gushakisha kubaza leta aho bano banyarwanda bari. Ubu butegetsi buraguhiye sura kuba abakabajijwe ibyo bashinjwa abanyarwanda, aba baturage bakabajijwe Kagame, abaturage bakabajijwe inzego za leta, ariko umunyamakuru ari kuzira ko ngo abo bantu yabavuze. Isura y'igihugu ni iyihe? Ni iyihe sura, ni ubuhe butumwa waha urubyiruko? Kuko biroroshye cyane kuba wakurikira umwanya wa Kizito Mihigo bavuga ko yinigishije amashuka, ariko ntabwo bishoboka kuko iyo umuntu afashwe bari mu nzego za leta kandi ubutabera nibwo buba bukwiye kumucungira umutekano, ntaba akiri mu maboko ye. Aho niyo umugabo Gerard baburiwe irengero, bashimuswe. Aba bantu bagakwiye kuba bari kubazwa leta batari kubazwa umunyamakuru. Ishyira mu mwanya wabo, uvuga uti yaba ari njye wabuze gutya mama akaba ari kurira, yaba ari njye wabuze gutya inshuti yanjye ikaba iri kurira, yaba ari njye wabuze gutya n'umuntu wese udukurikiye w'umubyeyi w'umunyarwanda n'undi wese avuga ati abaye ari umwana wanjye, abaye ari musaza wanjye, abaye ari njye waburiwe irengero, tewe umubavu akagira gutya akavuga ati ndi hehe, akantabariza. Noneho kugira ngo leta izeyo ishakisha abo bantu cyangwa se ibafashe, ahubwo umuntu agafungwa azira ko ari kukuvugira. Gira message ubaha. Urakoze. reka abanyamakuru Theo tubashire ku ruhande rumwe na Cyuma, urundi ruhande tubashire abaturage. Ni ukuvuga ngo abaturage bari kubasenya, icyo ni ikibazo cya mbere. Abanyapolitike bari kubafunga, ikibazo cya kabiri. Abacuruzi bari kubahomba, icya gatatu. Abasirikare ko tubabona nabo bari muri danje, bari gupfira mu ntambara za Kongo bane. Umuntu wenyine twizeye kumva wagira ikintu yerekana isi yose, kubera ko mu isi y'ibigaragara amashusho, ariko mbese victime mu mashusho niwe utsinda munsi turimo y'intambara. Noneho kubera ko dufite leta yewe n'igitugu imaze kubona ko bidashoboka, itangiye gufata abanyamakuru, Cyuma iramufunze, ba youtuberi irabafunze, Idamange, Karasira bafunze, abaririmbyi bafunze, tugeze no kuri Theo nawe barashaka kumufunga. Ni ukuvuga ngo hari ibintu bibi biri kuba mu Rwanda bibangamiye abaturage bose. N'uruhande rwa Theo wo mu Bavu watanga inkuru, nabo bari kugira gute, nawe barasanga bari gushaka kumuzimya. Ni ukuvuga ngo twamaze kwinjira 100% muri cyo bita dictatorship, cyangwa ubuyobozi cyangwa ubutegetsi buyobowe n'abayobozi bakoresha igitugu, cyo bita dictatorship. So bivuze iki rero ko cyangwa bashatse niyo so bitanga? Hari amaraporo asohoka ya Human Rights Watch, hari amaraporo ya Amnesty International, Join Us cyangwa Die, hari amalettre asohoka ya United Nation. Ibyo byose bisohoka kubera ko hari ikintu babonye kitagenda neza mu Rwanda.
kandi abantu basa nkaho babigaragaza cyane ni abantu bafite kamera, mikoro, abantu b'abanyamakuru. So ni ukuvuga ngo turi kwinjira mu isi aho amaraporo cyangwa ibintu bibi bisohoka bivuga u Rwanda. Niyo mpamvu buri munsi turi guhora tubibona, tukabona perezida ashaka kwisobanura. Isura igihugu cyacu kiri kuduhesha ni isura yerekana yuko hatagize ikintu gikorwa. Ibya 94, 90, 59, aho revolisiyo cyane cyane izivanze n'intambara, amaraso, kubura ubuzima, niho bari gushaka kutujyana, ariko ukabona yuko abanyamakuru bamwe bashaka kubyamagana babyerekana. So isura igihugu cyacu gifite ubu ngubu navuga dufite ubuyobozi butita ku baturage, bwakora ikintu icyo ari cyo cyose kugira ngo basigarane ubutegetsi. Aho rero bigana ku rubyiruko, icyo nagira mu rubyiruko ni ukuvuga ngo nimba ari ubu igihe cyiza cyo guhaguruka tukarwanya akarengane ubu ngubu, ndamya neza ko buri muntu wese mu Rwanda ababaye. Nanjye mbabazwa nuko badusenyeye, mbabazwa nuko manjye bamufunze imyaka myinshi, mbabazwa nuko ababyeyi banjye bapfuye mu ntambara za Kongo. Urwo ni uruhande rwanjye, naho Zimera afite ibintu bibabaza byinshi kuko buri muntu afite agahinda ku giti cyiwe. So aho bigeze ntabwo uri urubyiruko, tugomba kumva yuko icyabaye ku muturanyi, icyabaye kuri mugenzi wawe ni wowe ukurikiyeho, ariko dufite chance ko twabikumira. Niyo mpamvu mpamagarira ababishoboye bakora icyo bita citizen journalist, nyine batanga inkuru, batanga amakuru, bayasangize, be kugira ikintu bihererana. Urubyiruko biyumvemo yuko igihe geze ngo dufate agakoni twirwaneho, bitari ibyo ngibyo baraturangiza. So isura ni mbi, niyo mpamvu dufite igihugu kibi kiri mu myanya. Reba ibihugu bifite ishimwe rya mbere ku isi n'u Rwanda, ibihugu bifite low purchasing power, abaturage badashobora guhaha ibikorwa remezo, ariko mu by'ukuri abanyarwanda ntabwo ari bagenerwa bikorwa kubera ko sosiyete irakennye, ni twebwe. Igihugu gifite gihora giteza intambara mu karere, ni twebwe u Rwanda. So isura dufite ni isura mbi cyane ku buryo utayifuriza umwana atakwifuza kugira umubyeyi ameze gutyo. So tugomba gushakisha uburyo bushoboka ngo dukore revolisiyo, kuko aho bigeze ni bibi. Igihe kimwe nabona kudushyiraho ambargo cyangwa ingamba zo kuba ati dukomere gukora ibi ngibi, dukomere gusohora ibi ngibi, ibihugu ntabwo dukomere kubisura, noneho tuzaba turi ahantu tudashobora kwikura, bizadutwara indi myaka 6 cyangwa 10 kugira ngo tubikemure. Ubu ngubu rero bigoranye, duhaguruke twese tugire ikintu dukora, kuko turi mu kangaratete. Nicyo navuga. Yes, uravuze uti abanyarwanda twirwane, kuko niba ubundi abanyamategeko, abashinjacyaha nibo bakwiye kurinda ubusugire bw'igihugu, ariko niba bari kubuviyora babaza umunyamakuru bati kuki wavuze ibi, wakoze ibi, ariko nawe akababwira ati se kuki mutashatse, kuki mutakoze iperereza, aba bantu bari, akababwira ati aba bantu bari, ariko ntibabashe kubisubiza. Biragaragara ko umunyarwanda wese ari mu kaga, aho kugira ngo turabona ko igihugu kitari hariya kugira ngo kiduporoteje, ahubwo kiri kugira ngo kidushimute, kitwice, kidusenyere. Niyo mpamvu tugomba guhaguruka tugakora, niba ngombwa tugakoresha imbaraga, igishoboka cyose gishobora gutuma tudakomeza gupfa turebera, kubera ko abakaturengeye ntibashaka kuturengera. Noba Marara, mfasha ushyire mu rurimi rw'ikinyarwanda ino nyandiko ya Angola, noneho uze unayidusesengurira, ubivuge muri make. Urakoze. Uri kuri mute Nobo? Uri kuri yes. harya mute bayivanaho bate? Wabikoze ubwo nuko. No, banza umpe advice. Ndayiguhera mu gikari. Sasa igihugu cya Angola ni igihugu cyahawe task, cyahawe akazi ko guhuza Congo, igihugu cya Congo, ndavuga Democratic Republic of Congo, igihugu kiyobowe na Perezida Tshisekedi, kimaze igihe kinini mu ntambara. Iyo task yahawe Angola ni task ikomeye cyane, ni ukuvuga ni akazi gakomeye cyane babahaye ko guhuza abashyamiranye muri Congo, kandi mu bashyamiranye harimo n'igihugu cy'u Rwanda kibashyigikiye. Ndibaza byagiyemo politike nyinshi cyane, aho leta ya Angola yabigize diplomasi ikomeye cyane, yirinda kubyitirira u Rwanda, ikomeza kubyitirira M23, ni ukuvuga M23, ndetse habayeho amanama menshi cyane, ntabwo twajyamo muterangiza. Ariko aho tugeze ubu ngubu,
kuri iri tangazo urimo kunyereka ni itangazo aho leta kuko habayeho amanama abiri. Inama ya mbere Perezida Kagame yitabiriye akajyayo ndetse bikaba ikibazo aho isi yose yabazaga iti se Perezida Kagame uvuga ko adafashe izi nyeshyamba abaye ate umuvugizi wazo. Iyo nama irarangira. Inama ya kabiri yitabiriwe n'umuyobozi mu bubanyi n'amahanga. Inama ya gatatu niyo Perezida Kagame yagombaga kuboneka noneho ntaboneke, ariko bigera noneho ku rwego aho leta ya Angola yahawe akazi ko guhuza aba bantu no kuganira ku biganiro, kuko ibi biganiro bisubira inyuma cyane. Ibiganiro bya Rwanda abantu baranabyitiranya rimwe na rimwe bakagira ngo u Rwanda na Rwanda ni ibintu bihuye. Ntaho bihuriye. Rwanda ni R, Rwanda ni R. So ni ukuvuga ngo bigeze kuri level aho igihugu cya Angola kigaragaza yuko u Rwanda ari cyo kibazo muri Kongo. Ibyo rero kuri jyewe mu bubasha buke bwanjye n'imyumvire mike yanjye n'amasomo yanjye make cyane ku bintu bya politike, mbona ko Angola imaze kugenda icika intege. Ntabwo u Rwanda rurimo kuyifasha gukemura ikibazo cya Kongo cyangwa ikibazo cy'abantu baturuka mu Rwanda baza muri Kongo guhungabanya umutekano. So iyi rero nyandiko iravuga ngo the government of the Republic of Angola in the name of His Excellency João Lorenzo, President of the Republic of Angola and facilitator of normalization of political diplomatic relations. Ni ukuvuga ngo mu izina rya leta ya Angola nanone riyobowe na perezida w'icyo gihugu ari we Lorenzo, wahawe inshingano zo guhuza abashyamiranye. Ni ukuvuga kugarura amahoro mu bihugu byombi in the cooperation of tensions between DRC and Rwanda. Kuvuga ngo yahawe inshingano zo guhuza ibyo bihugu bishyamiranye u Rwanda na Kongo. Ntabwo bikiri M23, nta yanditsemo hano, ni ibihugu bishyamiranye. Akavuga ngo vigorously deploys the takeover of the territory of Masisi province, Kivu, the group movement 23 M23, which occurred in January 4, 2025. The irresponsible action seriously undermines the pacifying of prevailing conflict in Eastern DRC region and represents a flagrant and unacceptable violation of ceasefire that has been in force since 4 August 2024. So ni ukuvuga ngo igikorwa cyabayeho ku itariki ya 4 y'ukwa mbere muri 2025 bisenya ibiganiro byose byari birimo gukorwa, kuko ntabwo bishobora kujya imbere, kuko ntabwo byubahiriza amategeko. So ni ukuvuga ngo M23 yishe ibiganiro. In this context, the government of the Republic of Angola expresses its deep concern over the escalation of the conflict
and the illegal conquest of territory of the Democratic Republic of Congo, constituting equally the violation of the territory integrity and sovereignty of the DRC as stipulated in the Constitutional Act of the African Union and from the Charter of the United Nations. Ni ukuvuga ngo igitero cyo ku itariki ya kane apana itariki ya kane itariki ya kane z'ukwezi kwa mbere 2025 birasenya itegeko basanzwe bagenderaho rya UN Charter na African Union. So bishe amategeko abiri United Nations na African Union. Noneho bakica n'amasezerano bari bafitanye yo kuganira ku bibazo abakomoka muri ubwo burasirazuba bwa Kongo. So ni ukuvuga ngo Angola yahawe akazi ko guhuza abashyamiranye, nayo irimo iratabaza, ntabwo ishobora gukemura iki kibazo. Njye kuba rero nkakubwira ko ikibazo cya Kongo dukunze kukiganiraho muri space cyangwa mu biganiro tugiye duhuriramwo kenshi. Ntabwo njya nifuza cyane gutinda ku kibazo cya Kongo, ariko birasa nkaho igihugu cyacu, politike y'igihugu cyacu hari ukuntu yatwawe n'ikibazo cya Kongo ku murongo munini cyane, ugasanga ibibazo byacu mu gihugu biranibagirana kubera ko dukomeza gukurikirana ikibazo cya Kongo. Ndibaza nigeze kubyamagana mu minsi ishize mvuga nti ko turi igihugu, kuki tugomba guhora buri gihe cyose tuganira ku kibazo cya Kongo? Kubera ko ubuyobozi dufite n'ubuyobozi busahura Kongo, n'ubuyobozi bwumva ko bugomba gusahura Kongo bukiyubakira kandi bukubaka mu mazina y'abategetsi. So igihugu cyacu cyabaye nk'igihugu cy'amabandi cyumva ko kigomba kwireba ubwacyo. Ntabwo ari igihugu kireba, ahubwo ni abategetsi bireba. Noneho abaturage bacu bo bakaguma mu kangaratete bakora ibyo bababwiye, ariko ubu ngubu noneho tubangamiwe nuko isi yose iratureba ko twabaye igihugu cy'amabandi. Igihugu cyacu cyabaye igihugu cy'amabandi. Ndetse ibibazo by'abaturage bacu nta n'umuntu ushaka kubiganiraho, nta muntu ushaka kubimenya. Ubwo turareba ibibazo by'abanyekongo, kuko Kongo iradushinja ibyaha byinshi cyane abaturage bacu batanazi, ahubwo ni ibibazo bireba abategetsi bayoboye u Rwanda uyu munsi. So icyo gihe rero ikintu nakubwira Rosemary, nakubwira ko igihugu cya Angola cyahawe taske yo guhuza inyeshyamba za M23, ntabwo cyabashije kubahuza, ahubwo cyisanze mu kazi ko guhuza u Rwanda na Kongo, kuko nta nyeshyamba za M23 zihari, hari u Rwanda nirwo rukoresha izo nyeshyamba. Kuko niyo wavuga ngo abangaba ni abanyekongo, nta muntu wamenya niba ari abanyekongo, kuko bose bava i Rwanda, yaba ari impunzi yaba ari abanyarwanda ubwabo, bose babohereza gukora akazi ko guhunga abanyakongo. So ikibazo cya Kongo ni ikibazo ubwacyo, ikibazo cyacu ni ikibazo ukwacyo. Biragora cyane. Ndibaza Eric nawe ashobora kugira icyo abivugaho, aho njyewe ndahangayikishwa n'imfungwa dufite mu buroko zivuga politike y'u Rwanda, cyangwa abanyamakuru dufite mu buroko bashaka kwishyira bakizana nk'abanyamakuru, cyangwa abanyapolitike bashaka gukora politike mu gihugu, cyangwa n'abafungiye mu rugo batemerewe gukora politike. Noneho ukazanamo ikibazo cya Kongo, icyo gihe iyo hajemo ikibazo cya Kongo ibindi byose biribagirana.
ntabwo nifuza ko twakwibagirwa abanyarwanda ngo turangazwe n'ikibazo cya Kongo. Ikibazo cya Kongo ni icyabo. So niba Kagame yarafashe abanyamurenge n'abanyejomba n'ibiki byose agahungishiriza i Rwanda akajya yoherereza Kongo kugira ngo babashe gusahura, iyo ni iyindi kesi. So dufite ibibazo bitatu. Dufite politike yo mu gihugu, dufite politike y'akarere, dufite na politike y'umuperezida udashaka kuva mu butegetsi. Ibyo bintu uko ari bitatu. Icyo gihe politike yo mu gihugu agomba kuminimiza abandi banyapolitike, politike y'akarere agomba gukoresha abenegihugu ba Kongo kwisenyera igihugu cyabo, amaze igihe abikora kandi biramuhira, agasahura, agacuruza, akunguka. Kuri politike yo kudasimburwa arajya kwa muganga bakamusuzuma, ubundi agafata utwana twe akadutunganya, abashyira mu gisirikare, abashyira mu biro bye, ubundi kugira ngo mwe muzakomeze mube abantu basanzwe, igihugu kikaba icya famiye. Sinzi niba munyumva. turabyumva ko u Rwanda ruri mu bihe Yes. byiza. Yes. So ku kibazo cya Angola rero, Angola yahawe taske idashobora gutunganya, ndetse taske yabananiye, niyo mpamvu barimo gutabaza isi yose kugira ngo berekane ukuntu batarimo kubasha kubitunganya. Urakoze. Maze Eric, hari ibyo no basomye turi kwiga iyo tuganira n'ubwo n'ibyo tugenda dutega amatwi tugenda turushaho gukura mu bwenge no mu bitekerezo no gukora analize kuba igihugu cyacu noneho kiri gukomeza gushyirwa mu majwi, noneho uwo bari barahuje ngo bumuhuza noneho akaba agaragaza ko u Rwanda rukomeje kujya mu mafuti mu makosa, nkawe nk'umujyambere w'ejo bigufite izihe mpungenge? Urakoze. hari icyo Murara yashatse kuvuga waretse akabanza cyangwa mfatireho? yego nari nsabye akanya gatoya kakandi ko kwiba mbese k'umugono. Eric ihangane, petit frere nyine nkwibye umwanya. Muri kunyumva? Yego ngenda Yego fatiraho. Yego murakoze cyane, ndabashimiye kandi nshimiye n'abanyarwanda badukurikiye. Nshimiye abanyarwanda bagikomeje kudutera ingabo mu bitugu bacyumva ko revolisiyo cyangwa se impinduramatwara iri mu maboko yabo, itari mu maboko y'umuntu uzaturuka ahandi hantu kure utari bo ubwabo. Hari benshi bagenda batanga ntuza komenti ku ruhande, ariko ukumva banyotewe nuko habaho impinduka, ariko nyine batari kumva ahantu bizaturuka, ahubwo se bizagenda gute, ukumva bari kwibaza nyine ibyo bibazo. Ariko njye navuga ko ikibazo ni igihe cyonyine, ni igihe, kuko twarabibabwiraga umwaka ushize, twabwira ati ingoma yanyu imeze gutya, ni ingoma yica, ni ingoma mpotozi, ni ingoma y'akarengane, ni ingoma isahura, ni ingoma igira gute, ntibabyumva. Ariko noneho kubera ko twatangiye umwaka, ntabwo tuzajya tubabwira noneho ibintu byakure. Ni uyu mwaka wo gufata abantu mu matwi, tugaterura nko kwa kundi baterura urukwavu ntabwo uterura mu mbavu, uterura ku matwi, kuko iyo uruteruye mu mbavu nyine uhita urwica. Ariko ni uguterura amatwi ukagenda ugatereka hariya, ibyo urukoresha niwo ubizi. Tuzaterura bande Murara? Inkotanyi nizo ndi kuvuga. Inkotanyi nizo ndi kuvuga, ntabwo ari uguterura amatwi. Twebwe ntabwo tugomba kwica, ntabwo ingoma yica isimburwa n'indi yica. Ingoma yica isimburwa n'ingoma y'imbabazi, n'ingoma y'ineza, ku buryo n'aba bantu bazavuga bati abadukoreye ibyaha ni aba ngaba, abakoze ibyaha twari tubareba mu maso ukavuga ati ni mwebwe. Nicyo kintu rero urubyiruko ruba ariko mbere yo kujya tuzabanza tubaterure kugira ngo babanze bamenye ko tuzabanza tubaterure amatwi tukubite dushyire hasi. aho yanjye ntabwo ndimo bazakubita, ahubwo ni ukubareba mu maso ukavuga ati ibintu mwakoreye aba bantu murabizi, ni mujye hariya ku karubanda, nabonye video y'uyu muperezida wo muri Syria. Abaturage bagize igihe bamwanga burundu baramwanga, ku buryo inyeshyamba, abo bita inyeshyamba,
zageze mu murwa mukuru nta maraso yigeze ameneka. Natwe rero abanyarwanda kubera ko twabonye amaraso menshi ntabwo dukeneye ko hari amaraso yongera kumeneka na rimwe. N'umuntu utekereza ko hazaba intambara, hazaba kongera kwicwa kw'abantu, ntabwo biriho. Abanyarwanda banze Kagame, banze FPR, banze Inkotanyi, bazamwirukana nk'uko birukanye. Nabonaga ziriya video zo muri Siriya birukankaga bajya gufata amafaranga, birukanka bajya indege ziri kwaka, bo aho kugira ngo bavuge ati nimuhumure abaturage, dore bimeze gutya, birukankaga barwana kujya gufata amakofurofure y'amafaranga, barwana nuko indege itabasiga. Abo nibo bategetsi dufite bahangayikishijwe n'impiya, nimba ari impiya abantu basenga barabizi. Ntabwo ubuzima bw'abaturage bubashishikajweho na gato. Ntihandi bakwereka umwana uri kwigira munsi y'igiti. Ariko se mwa Abanyarwanda mwe, ikintu mutabonye FPR yabakoreye ni igiki? Ikintu mutabonesheje amaso yanyu. Kuko reka tujye tureka wenda ibyo abo bita ko opposition yababwiye, ubyibera iwanyu mu gihugu. Byavuzwe na Scovia, ni umupropagandiste, ni uwanyu, muramuzi, muramwemera mwese, ahagarariye n'abanyamakuru, afotoye abana bari kwigira munsi y'igiti. arababwiye ati dore ngabo abana bari kwigira munsi y'igiti muri Bugesera, ahantu hagiye kubaka ikibuga cy'indege cya mbere, ahantu perezida agiye gutura, ahantu hagiye kubaka hubatswe ikigo cya gisirikare gikomeye, akahabereka ko abana bari kwigira munsi y'igiti. Niki kintu mutari kubona kindi mukeneye kongera kubona? Icyo ni icya mbere. Ikindi cya kabiri, ubu bwicanyi bwagiye buboneka mu magereza, nta kese nimwe mutabonye. Abo batoteje, abo bimye biriya bintu abadamu bambara iyo bari mu kwezi kwabo kw'abagore, sinzi ukuntu babyita, mwarabibonye, mwarabyumvise. Uyu munyamakuru noneho bageze aho bamukubita noneho ku mugaragaro. Ubwo ndi kwanga kuvuga kandi karengane, kuko mvuze akarengane hari abantu bagira nihaha mu karindi, kuko hari amafoto mujya mubona ukuntu babakubita ku bibuno, inyama zikavaho burundu, ukabona umuntu nta kibuno agira, ari umugabo. Umwana wari ukomeje kuba uvuga uti impinduka iri ku nzira, urashingira ku cyo uvuga ko iri ku nzira mu minota mike, duha abandi ijambo na Eric Niyongabo akagira icyo avuga. Ndi kubabwira ko kuko akarengane kose kabahumura ku maso karagaragaye. Ubwo narengeze ku kintu cy'amagereza, ariko reka nihutishe. Ariko nimba barabonye amagereza bakabona akarengane ko mu bana, bakarengane kabone ku bwicanyi, bakabona ibiki byose, nta kintu cyo kuvuga ngo hari icyo mukeneye kubona. Akarengane kose murakazi, iyicwa yose n'ishimutwa n'iburirwa irengero byose barabibonye. So igihe ni iki ngiki, mwebwe rubyiruko, ngo mufate iya mbere, hanyuma inkoni iri mu maboko yanyu. Kandi nanjye ndi ku ruhembe, ngende uwa mbere. Hazaba umwe nzaba ndi uwa kabiri, azabe nta n'umwe uhari, ngende nzaba ndi uwa mbere. Ariko nimba ndi uwa mbere na Eric arahari, Rosemary sinzi niba akiri mu rubyiruko, nawe ubwo uzaba uhari. Ahubwo muri mu rubyiruko mwarambyaye. Ndi kuvuga nimba hazaba ari urubyiruko rumwe, azaba ari njyewe. Ari urubyiruko babiri, azaba ari njye na Eric. Nimba ari urubyiruko 3, 4, nawe uzaba urimo. Hanyuma rero abandi bazakurikireho. Njyewe ntabwo banjye mfite bwo gupfa, ariko kuko nta muntu ninyo uzanyica, ntawe uhari. Murakoze. Urakoze cyane Murara. Reka Niyongabo Eric, nari nkubaje ikibazo niba kikibuka, ariko ugume hafi ngo turakubaza ikibazo, tujye tucishamo make kugira ngo tubanje gusangira ijambo tugane no ku musozo. Eric Niyongabo, ibyo uri kuvuga ku Rwanda, ukurikije Nobel ari kuvuga, ari gusobanura, kubera no amahanga yose ari kwerekana ko turi akato. Ijambo ni ryawe. Hari example abantu benshi ntabwo bayizi, ariko umunsi umwe naragiye ndi mutoya, ndirukanka nsanga umugabo w'umukire, ndamusuhuza ngo nitwa Eric, ahita ambwira ati niko sha iso ntago arapfa. Byarambabaje kuntu umuntu yansubize gutyo, ariko ntawe bitandukanye n'u Rwanda, aho ugenda ufite titre y'u Rwanda bagahita bakubonamo iki, ntibakubonemo umunyarwanda, bakubonemo M23, bakubonemo intambara, bakubone gushimuta, bakubone kubeshya amateka. Mbese hari ibintu isi iri kutubonamo. Muri ekonomi hari icyo bita ngo law of diminishing marginal returns. Ni ukuvuga ngo FPR, ubutegetsi bw'u Rwanda bwagiye bugera ku gasongero, aho bugeze ishoramari buri gukora ryose riri kugwa hasi. Ni ukuvuga ngo iyo igihugu kiri kujya gutsindwa diplomatically,
kiba kibwira bijya hasi, ekonomi yabo, izamuka ry'ubukungu rijya hasi, imyumvire y'abaturage igenda itera imbere mu mitekerereze, noneho ugasanga n'ububanyi n'amahanga nabwo bukajya hasi. So bivuze iki? Ibiri kubera muri Angola ni agace gatoya k'ibintu bizaba mu gihe kizaza. Iyo uri igihugu ugasanga abaturanyi bawe bose, bifata nk'ubuzima busanzwe, uri umuturage, abo muturanye bose mufitanye ikibazo, utangira kwikanga ngo ese nijoro ndasohoka, ese inzu yanjye igize ikibazo hari uwantabara. Naho ngaho tugeze u Rwanda. So, ibiri kubera muri Angola, kuba hari amasezerano yo gushyiraho umukono kugira ngo intambara ihagarare, u Rwanda rugaca inyuma rugatera ikindi gitero, bakanya bagasinya n'amasezerano bigapfa, Angola perezida akavuga ati reka twereke isi yose yuko ntacyo tutakoze, ariko igihugu cy'u Rwanda kiri kutunaniza. So ku bwacu abashaka revolisiyo, ibiri kubera muri Angola bisa nkaho ari inzira imwe mu nzira zisabwa kugira ngo tugere kuri revolisiyo. Rero kuri ubushakashatsi bwa World Bank, abantu batanga amafaranga na IMF, usanga ubukungu bw'u Rwanda buhagaze mu manegeka ku buryo aho duhagaze ubu ngubu bingana no mu 1991, kandi ngo ntabwo turi mu ntambara, ahubwo turi mu ntambara itagaragara. Harabura akantu gato kugira ngo noneho bigaragare, abanyarwanda noneho babandi bagifite igihu ku maso bafunguke. Ariko Angola na Congo n'u Rwanda bisa nkaho biri gufungurira amarembo abanyarwanda bifuza impinduka. Ntabwo mvuze ngo tubagendereho, ahubwo ndi kwerekana yuko uko igihugu cyacu gitsindwa niko ikize twagira leta y'u Rwanda imyaka myinshi nubwo hajemo n'ingufu kijyana kijya hasi ku buryo umuntu atakikubeshye cyangwa agushiture agucishe ku ruhande. So Angola, Joao Lourenço perezida, Tshisekedi na Kagame basa nkaho bari gukina umukino twebwe abanyarwanda bafite ibibazo babaye, abanyarwanda bumva bashaka impinduka dushobora kuba twagiriramo amahirwe. Murakoze. Thank you. Ni ukuvuga ngo abanyarwanda bashaka impinduka mwitegure, iri naryo rishobora kuba idirishya dushobora kunyuramo. Nubwo Marara reka nkugarukeho nkubaza ngo Angola iyi mesaje itanze ku karubanda ifite ubuhe buremere mu rwego national, mu rwego international, ndetse no kuri Kagame we ubwe nka perezida w'u Rwanda. Ijambo ni ryawe. Rosemary, nakubwiye ntukazajya usunika cyane, ariko urimo uradusunika. Rero waje wambaye imyenda ya gisirikare? Ya, kubera ko njye Kagame ntabwo namubonye kuri televiziyo. Bariya bose ureba ngo ni ba generozi, sijui Kabarebe, sijui Kayumba, sijui nini na nini, bariya bose hari igihe nababonye badidaniwe, batazi what is next. Umuntu ukamubona Nsabimana aravuze ngo araza saa sita, ugasanga umuntu yacanganyikiwe, ntabwo azi ikiri bukurikireho. So mbazi muri weakness na strength. Narababonye badidaniwe, mbabona batsinze. Narababonye bafata amazu y'abantu. Nje nabayeho nabayeho mu bihe aho umuntu yakubwiraga ngo yafashe amazu 3 ngo none ngo ba nyirayo batahutse ngo so ngo barebe ukuntu babica. Ibyo byose narabibonye kugira ngo utware amazu y'abantu. Girlfriend w'umuntu akakubwira ati umugabo wanjye yambwiye ko ba nyirayo amazu yabishe. I saw all that. Ibintu sinzi, ngira ngo Eric niwe nabwiraga mu mwanya washize, mubwira nti ikibazo dufite gikomeye cyane. No, ntabwo ari wowe, ni Murindahabi nabibwiraga, mubwira nti ikibazo dufite gikomeye cyane mu gihugu, ubwo yari arimo kumbwira ati abacikacumu barimo gupfa, abantu bahoze mu Rwanda barapfa cyane kuruta abavuye hanze. Ndamubwira nti ikibazo ntabwo ari urwango, ikibazo ntabwo abavuye hanze babanga, ahubwo ikibazo nuko mufite properties,
mufite ubutaka bubanditseho kandi ubwo butaka nibwo abategetsi bakeneye. Eric, ushobora kuba wumva icyo mvuga. Proprietaire. ni Itegeko constraint. nshinga itegeko nshinga rivuga ko abantu bagira uburenganzira ku butaka, kandi niyo urimo gutwara ubutaka bw'undi uba ukeneye uburenganzira ku butaka utwaye. So iryo tegeko ntabwo bashobora kurihindura. So icyihutirwa ni ukwica umurage wa ba nyir'ubutaka. Nuko kariya gakobwa ka Rwigara kapfuye, kuko ibintu byose byari byanditse kuri. So hari ubwicanyi bushingiye kuri ubwo butaka bwanyu. Ni nayo mpamvu njyewe nakomeje. Uriya mukobwa yarambwiye, ntabwo yambwiye, yabwiye uriye, arambwira ati ndashaka kuvugana na Nobo. Ndamubwira ntabwo ngiye nshaka kuvugana nawe. So ni ukuvuga ngo ese nk'iyo ureba Kiyovu mu nzu ya Habyarimana turahubatse hararangiye, Nyarutarama turahubatse hararangiye, Kinyinya hariya Gasogi turahubatse hararangiye, Muhazi turahubatse hararangiye, kiriya ku Kivu turahubatse hararangiye. Ibyo byose bijya mu mazina ya Eric cyangwa bijya mu mazina yandi? Bijya mu mazina ya Habimana cyangwa ya Musonera? Ibyo bizu byose bikaguma bijya mu mazina y'abana n'abuzukuruza, igihugu kikagirwa n'umuntu umwe. Noneho ukareba umuntu uvuga ngo Kagame yubatse umuhanda ku mushahara wande, ku mafaranga avuye he, ku mfashanyo ziva imahanga, kandi zimwe ziri mu nguzanyo, zizahora ari inguzanyo zizishyurwa n'umwana w'umunyarwanda uzavuka mu 2035. Ariko ugasanga n'umuntu ngo ninduhungire he, usenya ingo, utanga akazi k'umusekreteri mu biro bye ari ambasaderi, akamusambanya, agasenya urugo rw'umugabo we, ariko akagenda akaba minisitiri w'ububanyi n'amahanga. Ntabwo nshaka gutanga detaye. So ni ukuvuga ngo turimo turayoborwa muri sisiteme itarimo ikinyabupfura. Ikinyabupfura bundi ni professionalism. Burya ikinyabupfura abanyarwanda babyise ikinyabupfura, ariko ikinyabupfura ni professionalism. Professionalism kuba uri umuntu utanga urugero. Utanga urugero se ninde? Nambonye yarari kuri mikoro arimo kuvuga ko ibihugu by'amahanga bitarimo kuringaniza, ndetse ngo birimo kubangama, bigasa nkaho bishyigikiye abandi, u Rwanda rugasa nkaho rushyizwe ku ruhande. Cyo ni ikibazo. Njye numva ko twese twagombye kuringanira, ndetse na Perezida Kagame aravuga ko dukwiye kuringanira, tukabonwa nk'abantu bamwe, nta muntu ukwiye kuruta undi, niko yavuze. Ariko abivuze uyu munsi, ntabwo yabivuze muri 1994, 1996, 1997, 1998, all the way
kugeza ku bihumbi bibiri na makumyabiri na gatanu ntabwo perezida Kagame yigeze avuga ati abantu baringanire muri 1996. Uyu munsi arimo aravuga ati twese tugomba gufatwa nk'abantu bamwe tukaringanira ndetse bakatubona nk'abantu bamwe ntibagerageze kuturutanisha. Ariko yavugaga ko FDL iri muri Kongo, akavuga ko muri Kongo abantu bariyo bose ari interahamwe, akavuga ko umuntu wese utumva FPR ari umwanzi w'igihugu. Uyu munsi arashaka ko turinganira. Uwo ni we Paul. So njye ku bwanjye ntabwo nanze ko turinganira, aho abyibukiye ni byiza. ariko arimo Ariko arasaba amahanga n'ubwo arimo arabwira amahanga. itonde itonde gato, icyo gihe cyose tutaringaniye tukubaka amazu y'imitamenwa yanditse ku mazina y'abantu tutazi, igihugu kikajya mu ideni rya billions zizishyurwa n'abuzukuru bacu, ntabwo twaringaniye. Ariko ubu arashaka ko turinganira, arashaka ko tuganira, arashaka ko ibintu byose turinganire. Ariko iyo myaka erega ni imyaka myinshi cyane, 95, 96, ubu turi 25, imyaka 30, ntabwo twaringaniye. Ubu nibwo ashaka ko twese turinganira. Ako kantu ndibaza ko Eric wagira icyo ukavugaho. Nobo Turinganire babyita human sorry, shield. ntako buzima. Turinganire ariko hari imyaka myinshi ishize tutaringanira. Urakoze. Yeah. Nobo hari nabonye ishyamba zo kurwana bakagira ikibazo bagira human shield ukajyana n'abaturage kugira ngo nibura abari nka kava yanyu musigaranye. So kuno kuringanira ndi kwibara kwa kuno uvuga ati isi nimba yanze wenda abantu mpuzamahanga batari kunyumva, abaturage b'u Rwanda reka nongere mbabeshye, mbiyegereze, niyo mpamvu ari kuvuga ngo turinganire. Ni ukuvuga ngo ni shield, ni ikintu gisigaye cyo kugira ngo wenda rero ko cyamutuma ahagarara ubutegetsi afite. kugira ngo napfa apfane nabo, nicyo kintu ashaka kubabwira. Niko bimeze, utera ikintu mu Rwanda ari bombe ubwo arasanga ari kumwe n'abanyarwanda. Ni ukuvuga ngo ni human shield, nicyo kintu nk'agakingirizo asigaranye kamurinda nibura iminsi nk'itanu 10 iri imbere. Yes, Nobo, tugaruke nakubaje kuri message ya Ngora mu buryo buri international kuba bemeye no kwitandukanya. Rosemary, message ya Ngora nayisobanuye clear. Uburemere ifite uburemere ifite nicyo yashaka kwerekana noneho ku ngaruka kuri Kagame Paul nkawe nyirizina. Urakoze. No kuringanira. Kuko isi yose, the world has turned against him. Ndaguha nk'urugero, Isi yose dusubire ku kibazo. contre Kagame. Ugiye kunsubiza ku kibazo cya Kongo, kandi ntabwo njya nifuza kuvuga ku bibazo bya Kongo kuko njyewe mvugana nabo barambwiye bati mutubabarire muvuge ibyanyu natwe tuvuge ibyacu. Bafite masunzu, bafite uriya wundi nindi, hari uwundi umujenerali wundi, Ntabwo mwibuka ariko bafite abasirikare, bafite abajenerali 11 muri leta, abajenerali 11. So ntabwo nge nifuza kujya mvuga ibibazo byabo, babyivugira. Ushaka kugumana na Kagame agumane nawe, ushaka kujyana na Tshisekedi ajyane nawe. So umbabariye wajya undinda kwinjira mu ariko ni bibazo ukuvuga byabo. ku ruhande rwacu kuko abakongomani baravuga ku ruhare rw'u Rwanda, ntuvugire abakongomani ariko ugaragaza ingaruka twe bidufiteho. Ntabwo byoroshye kutabavugira kuko njye nabanye nabo mu nzu kandi mvugana nabo buri munsi. So kuba navuga ijambo rishobora kubasiga amatotoro ntabwo nabishobora, ariko icyo nakubwira ni uko leta ya Angola
yahawe ni ukuvuga perezida wa Angola yahawe akazi ko guhuza aba bantu byabananiye kubera ko perezida Kagame arakomeza guteza umutekano muke mu gihugu cyabo cya Kongo. So kandi leta ya Angola ifite inforomasiyo z'ukuntu ibi bintu birimo kwangirika. Icyo gihe rero bagaragaje, ndibaza iryo tangazo narisomye ariko Rosemary nasomye mvuga icyongereza n'ikinyarwanda kandi ntabizi byose. Kuki ushaka kubisubirishamo koko? Okay. Nagusobanuriye, leta ya Angola yagaragaje ko itarimwo kubona amasezerano agendera ku murongo nk'uko yumvikanyweho, ndetse igaragaza ko igihugu cya Kongo kirimo guterwa n'u Rwanda. Ibyo bintu nabivuze mu kinyarwanda no mu icyo ntavuze ni igifaransa. Ingaruka bidufiteho ni izihe? Uburemere bw'iriya mesaje mu buryo mpuzamahanga no mu diplomasi ya Kagame. Ni aha turi, aho turi mu bihe aho perezida Kagame adafite umuntu uwo ari we wese yaterefona. Ntabwo yaterefona Lorenzo, ntabwo yaterefona Tshisekedi, ntabwo yaterefona Museveni, ntabwo yaterefona muri Amerika, nta hantu afite telefone. Perezida Kagame ubundi iyo ahagurukije indege ye, ejo bundi yavuye mu Rwanda ajya muri Accra, nari nzi ko ava Accra ubusanzwe yahagurukije indege ntabwo agaruka atarazunguruka hafi isi yose. Ubusanzwe barahaguruka iyo ari igihugu cya Afurika akakivamo ajya muri Aziya cyangwa Amerika, akavamo akazunguruka. Ariko yavuye ku kurahira muri Accra asubira mu Rwanda, ahubwo afata indege ye ayiha umugore we ajya muri misa. Ntabwo agifite aho ajya. Igihugu cyacu kiradidaniwe, politikari kiradidaniwe, kuko perezida Tshisekedi, nkuze kubisubiraho, niba hari ikintu yubatse ni diplomasi. Yubatse diplomasi pe, ndetse yemera no gucuruzana n'abantu bose, Russia, China, Amerika, Europe, bose buri muntu afite icyo acuruzana nawe. Abanyekongo bafashe inzira y'ubucuruzi ndetse bemera ko bagomba gucuruzana n'isi kugira ngo bagabanye kariya kanyaro ka leta y'u Rwanda. Ngiye ku mwanya ikintu nakubwira perezida Kagame, ahubwo umuntu mbabaza ni Lorenzo bamuhaye akazi kagoranye cyane. Ariko icyo nakubwira ni uko ntabwo birimo kugenda neza ku ruhande rwa perezida Kagame. Urakoze. Icyo nicyo nakubwira. Thank you. Reka noneho urana uyu ni umuopoza wa Mozambique, aho ingabo z'u Rwanda ziri mu nyungu z'Ubufaransa. Ariko afite uzi ko yitwa Mutamba, yitiranwa na mushiki wanjye w'umwamama wacu yitwaga Mutamba. Aha. No, kubana no opposition ya Mozambique mu minsi yashize twabonye bari kwiyamamaza, bari kwamagana Kagame, bari kuvuga bati ntibikwiriye. Eric nawe ukora commentaire. Oya, ariko uyu ni Constantin Mutamba ni wo muri Congo. Uyu ni uri kwerekana dosiye muri Congo. Ni wo muri Congo. Bea ni wa undi minisitiri w'ubutabera. Politique de la société civile, journaliste religieux. Ariko na Mozambique irimo iramagana Kagame. Irimo iramagana Kagame. Uyu ni wo muri Congo. Ariko siko ari umuntu uza koko. Rosemary. No, kuba amahanga yose ari kwamagana Kagame, Mozambique yose iri kwamagana Kagame. Ahubwo uyu baza ari umuhungu wa Senyabwenge. Opposition. Kuba ibihugu byose ari kwamagana Kagame, Eric. Ni decline, ni igihe kigeze. Okay, banza urangize ubaze ikibazo. Natwe dukwiye kubyifatamo gute, dukwiye kwitegura gute mu rwego rwa changement ya politike y'igihugu cyacu? Ikintu iyo igihugu cyangwa umuyobozi atangiye kubura ubufasha hanze bivuze yuko bari gushimira, reka mbisobanure, ngo bari gushimira FARDC na Wazalendo bafashe
agace ka Masisi M23 yari yarafashe. Ni ukuvuga ngo uduce tumwe na tumwe Wazalendo na FARDC nyine bigaruriye utwo duce, akaba ari kuvuga bati nyine ari gukwankuraja abarekombata. Ijambo ni ryawe Eric. Oya, ibi ngibi byo muri Kongo ari gushimira ko bafashe Masisi kandi akavuga yuko umuntu ugambana azahabwa igihano cy'urupfu, nibyo ari kuvuga Yes. uyu nguyu. So ibyo ngibyo rero ni turacyari kuri Kongo, kandi uri kuvuga ibya Mozambique sinzi uko turi buhuze, ariko Aha. hoze icyo navuga nongeye nshaka kuvuga Noble Marara ari kuvuga, iyo Angola yidekaraye yuko itagize ngo ifashe ikibazo cya Kongo n'icy'u Rwanda ngo ibikemure, ukabona iridekaraye ko byananiye bitewe n'uko igihugu cy'u Rwanda kiri guca inyuma kikica amasezerano kigatuma buri munsi basubiramo, biba bivuze yuko igihugu cya Kongo cyatewe kiba kiri kugenda gihabwa imbaraga zo gushaka igisubizo kirambye ku gihugu cyabo. Ni ukuvuga ngo Kongo iri kujya kuri pozisiyo aho igomba kwikemurira ikibazo, ubwo ni ukuvuga ngo u Rwanda tayari ruri kujya mu bibazo. So nicyo nashatse kongera kuri tangazo rya Angola. Noneho urambaje ati ngo muri Mozambique bari kuvuga u Rwanda nabi, akarere ka Afurika bari kuvuga u Rwanda nabi. Erega hari ikintu navuze, Perezida Paul Kagame ntabwo ari ku rwego rwa Kwame Nkrumah, Rwigema, Samora Machel. Hari intwari za Afurika, Gaddafi, hari abantu bakoreye igihugu cyabo na interesse z'igihugu cyabo. Twe perezida dufite ibyo akora abikora we wenyine. Abantu b'abakire ni umuryango wa Paul Kagame na Jeannette Kagame. Uwo muryango nishobora kuba ikize ifite ibyo yifuza mu Rwanda, ariko indi miryango yose turi ahantu twese turi mu manegeka. Wenda bashobora kuba uyu munsi bagushize imbere, ariko mu by'ukuri mu minsi 2 cyangwa 3 barisubiza ibyo baguhaye. So bivuze ngo akarere ka Afurika iyo kamaganye umuyobozi w'u Rwanda ni ukubera ko bose mu buryo bumwe cyangwa ubundi bamaze kugirwaho ingaruka n'ibikorwa by'u Rwanda aho hantu. Tuvuge abanyamozambique bari gupfa, u Rwanda ruri muri Mozambique. Ejo kubisha abantu bo muri Malawi babatesha umutwe, abanyarwanda bari muri Malawi. Turi kumva abanyarwanda bari muri Congo Brazzaville b'impunzi. Ikibazo cyabo cyatangiye kugera no mu nteko. Ni ukuvuga ngo u Rwanda ni ukubera ko rwahageze. So ahantu hose bamaze kurambiranwa. Twibuke yuko no muri Afurika y'Epfo u Rwanda ageze kubwirukana naho ni ikibazo. Zimbabwe ni ikibazo. So ahantu hose u Rwanda rugenda rugira isura mbi, bivuze ngo umuntu wese wakena ubufasha akayagera kuri abayobozi ashobora kwakirwa. Tuvuge habayeho urubyiruko rwiteguye mu gushaka hamfor, bashobora kwandikira abantu bakumvikana. So iyo akarere katakikumva, bivuze ngo ni chance ku banyapolitike bacu, abadiplomate bacu, kuba ikintu bavuga bashobora kuba babumva. Nicyo cyose kuvuga. Yes, urakoze. Uti ni amahirwe ku banyepolitike kubera ko ni igihe cyo kugira ngo batwumve. Noneho Noble Marara turagushimira ko wabaye umwe mu banyarwanda baharaniye uburenganzira mu rubyiruko, ukagira Imana ntuhasiga ubuzima. Hari benshi mwanganaga bahasize ubuzima. Noble Marara, mu rugamba rw'impinduramatwara y'ubutegetsi bw'ibintu byari bitameze neza, abanyarwanda isomo byagusigiye ni irihe? Kuko waharaniraga ibyiza, uvuga uti tugiye kubaka igihugu cyiza. Ndibuka na mukecuru yavuze ati natashye nzi ko tugiye kubaka u Rwanda, tugurisha ibyacu, tuvuga tugiye, ariko twageze mu Rwanda bya byiza twifuzaga turabibura. Abanyarwanda twabanaga nabo turababura. Nobo, ubona mu impinduramatwara y'ubutegetsi mwaharaniraga harabaye mwayahe makosa dukwiye kwirinda gute kugira ngo amakosa yabaye muri revolisiyo cyangwa mu impinduramatwara y'ubutegetsi ntazongere kuba ku banyarwanda, ahubwo boneka amahirwe y'uko ubutegetsi bushobora guhinduka, buzaba ubutegetsi bwiza kandi buboneye abanyarwanda bose. Urakoze. Rosemary, Karame. urimo urambaza ibibazo bidahuye n'uwo ndi we. Ndibaza ibyo bibazo wabibaza nk'abantu baje bikoreye imisambi nyuma ya 1994, cyangwa abantu baje bababwiye ngo batahe ngo u Rwanda ngo leta yahindutse. Urimo uravugana na Noble, urambaza ibibazo bidahuye n'uwo ndi we, ariko reka ngusubize. Usubiza ushingiye ku uri we rero twumve. Muri 1983 nagiye kwiga gusoma no kwandika. Ntabwo nabimenye, bagombye kunjyana ahandi hantu
kugira ngo banyigishe gusoma no kwandika. So iyo urimo kumbwira ibintu byerekeranye n'94, 94 nari narakuze, nari narabaye umusore. So niba hari ikintu buri umusirikare w'inkotanyi yifuzaga, rwari urupfu rwa Perezida Habyarimana. Nk'uko n'ubu abantu benshi bifuza urupfu rwa Perezida Kagame. Iyo umuntu ategetse igihugu akarenza imyaka 10 akiyoboye mu buryo bwe, mu buryo yifuza, buri muntu aba amwifuriza gupfa. Ni nayo mpamvu buriya nemera Abanyamerika bashyizeho manda y'imyaka 8. Ubashije gutsinda manda ya kabiri ukagira 8. Utsinze manda imwe, that's fine. Nibyo. So umutegetsi wese wemeye kujya imbere y'abantu akavuga ko ashaka kubayobora, akavuga ko ashaka kubereka icyerekezo gifitiye inyungu rubanda, hanyuma agakora ibye, ibimubaho ntabwo biba bitureba twebwe. So njyewe urwo Rwanda rwanyu narujemwo nkeneye urupfu rwa Perezida Habyarimana, ko bavuga ko amaze kuyobora imyaka myinshi, kandi bavuga ko ari we watubujije twebwe turi hanze ngo atubuza gutaha, ngo ntabwo ashaka abantu bataha, kandi ngo yaravuze ngo ikirahure ngo cyuzuye amazi ngo yiba ngo bongeho amazi ngo arameneka, ngo ibintu nk'ibyo, kandi yaramenetse. So nge rero ntukambaze ibintu by'ubuntu by'uburofa abantu. Change was needed then. Hari hakenewe change. Impinduka yari ikenewe kuri Perezida Habyarimana. So uko yakozwe, niba yaragenze nabi, niba yaragenze neza, yari ikenewe. No kubi Perezida Kagame yarakererewe, kuko Perezida Habyarimana we yari amaze n'imyaka mike ajya kubona change. Ariko kuri Perezida Kagame we bimaze no kuba imyaka myinshi cyane, yikubye kenshi cyane. So ntabwo nzi ikintu urimo kumbaza. I don't understand. ndakubaje ni mwakoze impinduramatwara y'ubutegetsi, mubona amakosa yakozwe muri iyo mpinduramatwara kuko twifuzaga Makosa ni iki? Hari arbitre wari uhari wo kutubwira ati amakosa naya nawe nimukore urugero nkawe waratashye nyuma uza guhunga ariko si cyo wifuzaga, abandi ntabwo baratashye. nabuze, njyewe naragiye i Rwanda, ntabwo nahaje mwantumiye, narizanye ndongera nditwara. Ntukambwire ngo narahunze, kuko njye nta bwenegihugu bw'u Rwanda mfite, nta pasiporo yanyu mfite, nta gakarita k'indangamuntu mfite. Naraje ndabarasa, mvanaho Habyarimana, Kagame aranyobera, ndongera ndigendera. What is wrong with that? Eric yifashe gisirikare. Eric ambara gikomando, uvuge gikomando. Okay. Okay. ariko bagerageza kumva Noble Marara side Njyewe yiwe. ntabwo no, ndi kwamagana sayidi ye, ndi kuvuga nino amakosa no, njyewe ndi umupanafricaniste, ntabwo ndi umunyarwanda. Mujye muba mu bunyarwanda bwanyu. Njyewe mvuga Ikigande, mvuga Igikenye, mvuga Ikijyaruwo, mvuga Igicapadora, mvuga Igitoro, mvuga Igiswahili, mvuga indimi zose, sigaye mvuga n'indimi z'Abanigeria. You can't, ntabwo ushobora kungira umunyarwanda just like that. Abanyarwanda, you have a small brain. Mubaho mu buzima buto cyane, mutekereza gito cyane, niyo mpamvu muhora mu moko. You are just fuckers. Muri abantu bahora mu tuntu duto, ukasaba umuntu ngo ni umututsi, ngo undi ngo ni umuhutu, ngo undi ngo ni ayima mukatero maze. Uganda bafite amoko 58, Kenya bafite amoko y'ibari 60, Nigeria ni 1000, Congo ni 1000. Mwebwe muri aho ngaho muravuga ururimi rumwe, muhora muri ibyo bintu byanyu. Ubu mwabiteje na Congo, mu burasirazuba bwa Congo murashaka kuhateza ikibazo ngo muzahore muri ayo ngayo. I'm not one of you guys. Njye ntabwo ndi kumwe namwe, njye ndi umunyafrika. Okay. I can give you my hand, nshobora kubafasha,
igihe munkeneye ariko ntimuzigere mwibeshya ngo ngiye nafatanya namwe kwica bene wanyu. I am not going to buy that. I can't buy that crap. Ntabwo najya muri uwo murongo wo uravuga ko guheba. waturashe, uravuga ko warashe abanyarwanda ngo kuri Kagame tinaraje ngo Ah, birasa. you are talking from your own self. Okay. Sha, Kandi ntabwo ndi bukore comment kuri ibyo bintu uvuze kuko ntaho bihuriye n'ibyo navuze. noneho reka nari kubaza ni noneho Eric Niyongabo nubwo ubona muri revolution yabayeho ubona ari iki cyabuze muri 1994 kugira ngo ya mahoro abanyarwanda barwaniraga ye kugerwaho nk'uko bamwe babyifuzaga mu by'ukuri, kuko abantu bamwe bagiye muri revolution bavuga bati tugiye gukuraho ingoma y'igitugu, tugiye gukuraho ingoma y'ubwicanyi wenda ya Habyarimana wikubiye ubutegetsi, noneho dushyireho ubutegetsi bw'abantu bose, abanyarwanda bishyire bizana. Ubona ari ayo makosa yakozwe mu kiriya gihe cya revolution kugira ngo ibyiza bamwe bifuzaga bye kugerwaho? Urakoze. N'ingamba no z'igihugu icyo gufata. navuga no Bremera yavuze ibintu ni panafricanist, tugomba kumwubaha ibyo ngibyo nta kibazo. So ikintu mbona ngewe muri revolution ukuntu yapfubye, kwanza ni agenda zitandukanye. Abantu barakurikira bazi ko bagiye gukora iki, ariko bisanze hari ibindi bintu bari gukora, none ntabwo bari kumvikana, abantu baratandukanye, umwe agiye ahangaha aratandukanye. Ni ukuvuga ngo iyo agenda zitandukanye, icyo ni ikibazo. Icya kabiri ni iyo ibintu byose bitaba mu ruhame open, kuba hari amabanga bamwe bazi abandi batazi, kuvuga ngo hari abantu runaka bazi biri kuba, hari n'abandi bantu benshi runaka batazi biri kuba, usanga aho ngaho ariho revolution zagiye zitagera ku nshingano zazo. Icya kabiri mbese icyo numva gihe cyapfuye ni agenda zitandukanye. Niyo mpamvu nk'ubu ngubu iyo twakora, ese abantu bose bari kumva ko dukeneye revolution, ese agenda yaba imwe, ese ikibazo turi kurwana twese turacyumva kimwe? Iyo hari impamvu cyangwa inyungu zitandukanye, akenshi revolution irapfuba. So amakosa yabaye nuko njye mbona yuko ibyo batekerezaga, ibyo barwaniraga bisa nkaho bitandukanye, uhereye ku ruhande rwo hejuru Kagame, ababanjije Kagame, abakurikiye Kagame, abari munsi kumanuka, usanga buri muntu atazi icyari kiri kukigendera, ariko bafite imbunda. So revolution ku bwanjye icyo twigiramo, ese dufite impamvu imwe ku bwanjye mbona ni ibibazo abanyarwanda bafite, ni ibibazo u Rwanda rwugarijwe ariko nabyo. So Eric, nibyo ngarutse kuri icyo kintu, n'ubundi abanyarwanda barwanaga bavuga ko bafite impamvu imwe ituma bakuraho ubutegetsi bwa Habyarimana, ariko uravuze uti bamwe bari bafite agenda zitandukanye, bari kumwe n'abandi, ariko bamwe muri bo bafite agenda zitandukanye, kuko niyo mpamvu bamwe bageze mu gihugu, bamwe bagatangira kwamburwa ubuzima, usibye ko na mbere yaho muri urwo rugamba bamwe bamburanaga ubuzima kandi bavuga ko bagiye ahantu hamwe. Hakorwa iki kugira ngo noneho abo bantu baba bafite agenda zitandukanye n'izacu bihishe, badashyira ibyabo ku mugaragaro, ariko bavuga ko turi kumwe nabo, noneho mbega ntibazongere kudutungura? Urakoze. Osmeri, ikintu gishoboka ni kimwe, ni uko ugomba kujya imbere wowe n'ijwi ryawe n'ibyo uharanira abaturage bagakurikira. Igihe cyose utari kujya imbere, uri kujya inyuma, n'ubundi ni ugutsindwa. So icyakorwa ni uko ujya imbere ukagaragaza icyo ushaka gukora, ugashishikariza abaturage, naho niba utajya imbere n'ubundi tuzongera dutsindwe. Eric, uzi uhaye Rosemary ububasha yakora bibi kuruta ibya Kagame. Gute ntabwo ndi kubisobanura ibyo bintu. Because she's superficial. Abanyarwanda bose ni abantu bashonje cyane, ku buryo umuntu ubonye ububasha aba ashaka kuba tayikuni, arashaka ko ibintu byose bimwitirirwa, arashaka gufata ingufu zose akazikomeza. They are just like that. Ahubwo So sinzi umugabo wigeze kuvuga ngo u Rwanda rukwiye gushyirwa ku Burundi cyangwa rugashyirwa ku Buganda rukayoborwa, kuko abanyarwanda ntabwo bashobora kwiyobora. They can't. They will kill themselves. Bazamera nka Somalia. I'm telling you. They are fucked up. Bafite ubwonko bwo gushaka ububasha. Bose barashaka ububasha. bagamije gukemura ibibazo I'm telling byabo, ni you. ukuvuga ngo okay, yeah. So ariko no but nabonye decentralization niyo yonyine ishobora kuba yakora. Ni gute abantu Uraraba bose basaranganya? Ni gute? uyu Rosemary turavugana hano and all that. Arimo ararizwa n'urupfu rwa Habyarimana, sibyo? Ariko Habyarimana ntabwo amuzi, kandi Habyarimana ntabwo yifuzaga ko twebwe dutaha i Rwanda, usibye ko njye naraje ndaharasa ndongera ndigendera, ariko hari abaje bakagumayo.
so ntabwo yifuzaga ko hari umuntu wundi wava hanze ngo aze i Rwanda. Yari afite imitekerereze nk'iya Rosemary. So mu by'ukuri Rosemary abonye u Rwanda yakwimira abantu bose nka kuriya Kagame yatwimiriye twese, akigumanira u Rwanda rwe ubundi akarukomeza. This is the okay life hoze of sobanura Rwandans. Rosemary nuko Noble murabitekereza urabyumva gute uko igihe urumva cy'isobanura urumva nobari kuvuga ibitekerezo bye kandi agomba afite right yo kubivuga. Ntabwo ari uko nteye kubera ko ntabwo nigeze ndizwa. Okay, ubundi umuntu wese yakakurije umunyarwanda wese Ya ariko reaction yawe itwereka no imitekerereze. umunyarwanda wese ufite umuntu wese w'umuntu yakakurishijwe n'uko umugenzi we yitabye Imana, yaba Habyarimana mbere uko Mugenzi wande ni umuntu nk'uko warizwa nk'uko ndizwa na Rwigema. Umuntu wese wabuze ubuzima wowe urarizwa na Rwigema muramuzi? ntabwo umuntu arizwa n'uwazi nogo, ntabwo tubikira no Narinda kuba ko tuzizwa n'abo narinda tuzi donc ntabwo ari uko nteye, ntabyo bitekerezo ntabyo mfite kuko ntabwo ndi focus. ubu umuntu ubonye warizwa nawe ni Rwigema koko Ntabwo ndi ariko focus nuko nako abantu bose ni abacu, abantu bose afite nicyo kibazo cy'abanyarwanda. Hari abantu bumva ko uyu ari uwanjye uriya atari uwanjye. Rwigema ni ubwo nanjye uw'abanyarwanda, ndarizwa na arizwa Habyarimana. n'abanyarwanda bose ababishaka. Rwigema ari mu bantu bandiza, ndavuga nti ntiyari akwiye gupfira mu ishyamba, ntiyari akwiye kuraswa, ntiyari akwiye gukurira mu buhungiro. Na Ikiganiro Kagame nawe ubwe mwacyangije reka mbareke na Kagame nawe ubwe arangiza. Nta munyarwanda wari ukwiye guys, reka mbareke ikiganiro nta munyarwanda n'umwe wari ukwiye cyataye Kagame yari akwiye umurongo. gukurira mu buhungiro. Ariko noneho focus dufite nk'abantu bato turavuga tuti ko revolisiyo zagiye zibaho noneho zigapfuba, hano hakurikiraho iki? Ariko ntekereza ko ari twe dufite inshingano zo kureba ibisubizo, kandi twumva ko umunyarwanda wese wabuze ubuzima ari uwacu. Tukaba tunakwiye kugira kwicuza, kubabara banakwicuza kuko twe nta ruhare tubifitemo, ariko kuvuga ngo ni gute abanyarwanda bakomeza gupfa bakicana, ibi bikwiye guhagarara. So njye nuko mbona ibintu, ntabwo ndi umuntu uhagarara ku ruhande rumwe cyangwa se utabazwa n'abantu rwaye Derike, kuko nibaza ko Rosemary oya aho tugeze ni ukuvuga ngo buri muntu uko turi abanyarwanda miliyoni zingahe, cumi n'ebyiri, ni nako n'ibitekerezo biri miliyoni 12. ni ukuvuga ngo ntabwo dushobora kugira ibitekerezo bimwe, ariko icyo duhuriyeho ni kimwe, ni uko ni impinduka nziza. So njye ibyabaye ni amakosa, ariko tugomba kugira agenda imwe. Ariko nabonye uko umunyarwanda adafata iya mbere ngo aharanire impinduka ayoboye ari imbere, niko agenda zitandukana, niko haza ibintu bituma impinduka mwifuza iba igice cyangwa igatsindwa. So hoze nta kibazo ko umuntu yaba abona inguni ye, ariko icyo duhuriyeho ni uko dufite ubuyobozi twifuza ko bugomba guhinduka, abanyarwanda nibura bakagira ubwisanzure mu gihugu cyabo. ufite ikibazo cy'abanyafa, nibaza ko dukwiye kuzamura revo y'imyitekerereze. Nk'ubundi umuntu kumva ngo nari fare, undi avuga ati nari inkotanyi, abo bantu bose icyo bahuriye nuko ari abantu. Icyo ni icya mbere. Ikindi bakaba bari abanyarwanda. Ntabwo rero umuntu akwiye kuba uwa gurupe, ahubwo umuntu akwiye kuba uw'igihugu. Wakumva ko wari fare ukumva ko utari fare nk'umuntu usanzwe, wari umuntu w'igihugu, wari umusikare w'igihugu. Waba ukumva rero ngo ndi inkotanyi, nabaye inkotanyi, nabwo ntiwumve ko uri inkotanyi z'agace, ahubwo uri inkotanyi, uri umusirikare w'igihugu. So dufite rero ikibazo cy'imyumvire mu buryo bw'imyumvire iri hejuru. Abanyarwanda turacyafite gurupe, turacyafite abo twibonamo, turacyafite kumva ngo njyewe nabuyu, njyewe nabaye. Ariko mu 2025 Eric, umuntu yagakwiye kuba avuga ati ni gute abantu muri generasiyo abantu bicana, ni gute abantu barasana. Abantu bagakwiye kuba baza ati ni gute muri iyo myaka abantu batarafite politike izamuye imyumvire, iha uburenganzira ikiremwa muntu, ituma umuntu wese ababara ko hari abari hanze bahunze, abandi bakaba bari mu gihugu. Umuntu wese agakwiye kuba ari icyo kintu yibaza, anavuga ati ibi bintu ntibikwiye kongera kubaho. Ariko turacyafite nyine icyo kibazo. Nk'ubu ndabajije Nobo, ni icyo ubona nk'amakosa yakozwe bitewe na revolisiyo twakoze. Ntabwo abashe kukinsubiza, ahubwo aravuze ngo ndi gufana Habyarimana. Hoze icyo nabwira ni uko abafite ubutegetsi b'inkotanyi kuba batsindwa ni ikosa kuri bo, barabera n'abababaza. Ikibazo ni uko nta kuntu babihindura, ariko twebwe turashaka impinduka. Ntacyo ngiye, sindi inkotanyi, sindi fare, njye ndi umunyarwanda wakuze ubona ko kitagenda neza. So ni ukuvuga ngo umuntu wese wabaza wari muri FPR aba agifite agatima gake cyane, aho yumva ari ukundi byagakwiye kugenda, ariko byarabananiye. So twebwe tugomba guharanira impinduka tukajya imbere. Naho umuntu kuba yakubona gutyo uvugiye wenda Habyarimana kikaba ikibazo, ntacyo bitwaye. Undi akavugira inkotanyi, ntacyo bitwaye. Icyo dushaka ubu ngubu, ese amakosa twayakosora? Yes, twayakosora gute? Ni uko umuturage, urubyiruko
badafite ikintu babazwa, badafite uwo banga, badafite imitekerereze iri radiko, urumva, bashaka igihugu cy'u Rwanda n'abanyarwanda bose. So njyewe ndagushyigikiye, imitekerereze ndayumva, ariko na view y'umuntu uko atekereza ibintu nabyo tugomba kubyubaha, nicyo bita demokarasi, kuko ntabwo ari igihugu ariko abantu bose batekereza rimwe. ntitugashinjanye imyumvire y'undi utavuze wowe Yes, gusa ntabwo. hoze umuntu yavuze igitekerezo nawe uramusubiza, wakoze neza. Hari ikindi se dushaka kindi? Yes, Ni uko umuntu nakuvuga nabi ufite ubushobozi bwo kwiregura, ntacyo bitwaye. niba dushaka igihugu cyiza rike njye nawe, njye ntabwo ndi inkotanyi, sindi fari, ndi umunyarwanda, ndi umwenegihugu, ndi umuturage wifuriza umunyarwanda wese ineza y'igihugu. ndifuza ko tugira revolisiyo, ariko no revolisiyo itarimo amakosa, ahubwo revolisiyo yateguwe kandi irimo abanyarwanda bafite ubushobozi bwo gutekereza mu buryo bw'inyungu rusange, utareba umuntu ngo yaturutse aha, ahubwo amateka y'umunyarwanda wese uyishyiraho. tuvuge nk'urugero nka Kagame, nubwo ari perezida akaba yica abantu, sibyo Eric? mbere y'uko aba perezida yabaye umwana w'u Rwanda wakuriye hanze, akurira mu buzima bugoye bitari bikwiriye. ubwo buzima Kagame yakuriyemo bukwiye gukora ku muntu wese avuga ati ni gute umwana w'igihugu akurira hanze bajya bamucyura ko yacuruje amagi. byagakwiye kubaza umunyarwanda ko uwo mwana w'iyo myaka agakwiye kuba yari ari mu ishuri atari gucuruza amagi. ngewe birambabaza. noneho inyuma ibyo abazwa nka perezida ubimubaza nk'umwenegihugu, ariko nanone ubuzima yabayemo ntubwirengagiza, uvuga uti ntibyari ariko bikwiye. akantu gatoya, rimwe na rimwe nugera ku Kagame ntuzongere kubabara cyane, kuko ibintu ari gukorera abanyarwanda bagenzi be bituma icyo kubabara kitakihari. nese kuvuga ngo yakoze ibi, yakoze amagi, yize, none ubu ngubu dufite abantu n'abacuruza amagi barabamenagura, abantu bafunga. hari igihe ugera ukabona nago background yiwe nago ikiri ibintu niyo bishamaje. mpamvu kugira ngo no buriya uce, yes, ariko reka nkubwire, buriya kugira ngo uce akarengane, ni ukuvuga ngo kugira ngo uce akarengane n'akababaro, igihe cyose ushyira mu mwanya wundi. ntabwo ibikorwa akora bijisitifiya ubuzima yabayemo, ariko kugira ngo ubuzima Kagame yabayemo akurire mu buhungiro ni ibintu bibabaje, ni ibintu bibabaje. nk'iyo no babwira ati nafashe imbunda ndaza ndabarasa, nabyo ni ibintu bibabaje, kuko ntabwo nobera ko bari kurasa abantu, kubera ko bari mu ishuri ari kwiga. ntabwo iyo tugira politiki nziza ibyo ntibyari kubaho. so ntabwo tutifuza impunzi hanze, ntitwifuza impunzi hanze, ntitwifuza inyeshyamba, ntitwifuza abana bibona ko bahejwe. turifuza u Rwanda, njye ndifuza u Rwanda rw'umunyarwanda uwo ari we wese, kandi amateka y'umunyarwanda wese ayagiraye, kandi amahano yabaye muhahise akaba nanone amahano none adukoraho akatubabaza, avuga ati ni gute abantu bakuru bicana bakemura ibibazo bya politiki bari kurasana, bakemura ibibazo bya politiki bari kugira nabi. ibibazo bya politiki bikwiye gukemurwa abantu baganira bashaka ibisubizo. nibitubabaza rero tuzubaka igihugu cyiza, ariko ntudafate amateka y'ahashize ngo wumve ko atari akwiriye, ahubwo ukabigira nk'ibintu byagombaga kubaho, ntabwo uzakemura ibibazo by'amakimbirane mu banyarwanda. so Rosemary, ukiri aho ngaho ni ukuvuga ngo igihe cyose umuntu uri kubaza afite aho ahurira n'amateka yahashize, igisubizo kizaba ari kiriya, kizaba ari ukuvuga ngo ndasubiza ariko ndengera aho narindi. so niyo mpamvu ukeneye abantu utambaza ahashize, kuko mbaje ahashize ntaho nzi, mbaje ibi ntabyo nzi. abantu bashobora kugira impinduka b'urubyiruko, ni ukuvuga ngo bagomba kuba bari hagati, batabarizwa ahantu hamwe, ngo kuko umuntu wese uri mu nguni runaka uri kubaza nasubiza avantage ayishyira ko aho yari ari. so ni ukuvuga ngo rero njye icyo navuga ni iki Rosemary, amakosa yarabaye, ariko aho bigeze dukeneye igihugu nibura cy'abantu bose. ariko ikibazo kimwe twibaza, uko abaperezida b'u Rwanda bahindutse n'abami bahindutse, byagaragaje ko ari violence. n'uwavuyeho yahise apfa arahunga. ni ukuvuga ngo na Kagame umubajije ngo iherezo rye ni irihe, risa nk'iry'abandi baperezida bose bayoboye u Rwanda. afite urufunguzo mu ntoki, ese bihinduke neza ndiho cyangwa n'ubundi bikomeze gutya. so nidutekereza nanone dutekereza yuko atari kugenda nko muri jardin wigenda oya, ni intambara, ni ingufu, ni agatuza, ni ukwiyamiza. so ntaho biri ntabwo uca ku ruhande. niyo mpamvu tuvuga tuti amateka, igihugu cyubakiye ku butabera ni igihugu kibasha guha umwenegihugu kubasha kuvuga icyo atekereza, ariko adafite ropase abaturage bamubaza. none Eric, uravuze uti hari abantu bari muri twe bafite ahahise habo kandi bagomba kujitifiya, ariko nujya muri justification y'umwenegihugu wese bitewe n'aho yari ari, urakomeretsa bamwe ukiza abandi, kuko ntabwo wambwira ngo umwana wa Habyarimana ari bwishime ko warashize, sibyo? nta nubwo wambwira ngo ejo Kagame bamurashe Ange Kagame azishima, ariko hari abantu, niyo mpamvu Ange Kagame arwana inkundo aravuga ati murarushaka iki kuri data. so ariko abo bose ari Ange Kagame ari abana ba Habyarimana, bose ni abanyarwanda, kandi bakwiye kwibona gute mu gihugu cyabo. uko byagenda kose ni abanyarwanda, bagomba
kwakirwa mu gihugu cyabo. Noneho iyo politiki noneho ihuza wowe n'igihugu, buri wese abona undi akababa, kuko Ange Kagame agomba kuba mu gihugu cye, abana be bagomba kuba mu gihugu cyabo, abana ba Habyarimana bagomba kuba mu gihugu cyabo, n'abuzukuru babo, ku buryo abo bose, kuko ntabwo wambwira ngo abana ba Habyarimana bakunda Kagame, nta nubwo wambwira ngo abana ba Habyarimana bazakunda abana ba Kagame, ariko dushobora kubaka politiki abo bantu ntibakundana ariko bakabana, bakaba mu gihugu kimwe. Sinzi uri kumva icyo kintu. aho niho turi kujya, aho niho turi Aha, kujya, nicyo turi yes, guharanira, icyo turi aha, kubwira abantu. Ni urugendo rutoroshye, ariko mu by'ukuri revolisiyo y'uko abantu bamwe bava mu gihugu abandi bakazamo, cyangwa abari mu gihugu bagapfa, ibyo bintu bigomba kurangira. So noneho Jose, birasaba iki ntabwo rero? mfite icyo Birasaba bisaba, iki? nta kindi, ni ukuvuga ngo Mm. umuturage wese w'u Rwanda, nibyo nabajije umwana twigana, namubajije se ubu Kongo irashe mu Rwanda barasahe, arambwira ngo barase Gisenyi. Urumva imitekerereze yo kumva yuko abari mu bibazo, abari abatuye ku mupaka igomba gushira, wishyire mu rugero rw'umuntu wo ku Gisenyi, wumve ko aburenganya umuturage w'igisenyi, wo mu majyaruguru, mu majyepfo, burasirazuba, mu mujyi wa Kigali, bose bagomba kugira uruhare mu mpinduka. Bitaba ibyo ngibyo, agaciro runaka nikagera ku cyo bifuza, abandi bazahomba. Igishoboka ni ukuvuga ngo ni ugufata abaturage bose bakaba bagira uruhare mu bibagenerwa muri politiki y'u Rwanda. Ni cyo turi guharanira, niyo mpamvu ukora ibiganiro umunsi ku wundi, wagera amahirwe ukabona umuntu umwe arakumenya, akabyumva, akabwira undi muntu. Nidufata abantu bamwe bakaba bagira uruhare, ni ukuvuga ngo bazafavoriza uruhande rwabo, ariko abanyarwanda bose bava bakagera mu isi yose niyo bigiramo uruhare, izo mpinduka nziza uri kuvuga zifavoriza abana ba perezida bose, abana b'abami, zifavoriza abaturage bo hasi, ubwo tuzazigeraho. Ariko Uza- njyewe numva yuko icyakorwa ni mobilisation ku muntu wese w'umunyarwanda uvuga ikinyarwanda n'uvuga icyongereza ariko cyane bose. cyane abanyarwanda badafite uruhare hasi haba, badafite robasi. Aho ngaho bizemo gufata ubuyobozi, ariko hari ibintu bibiri: hari Ariko ugufata ubuyobozi, abanyarwanda batagira icyo babazwa, ni ugufata ubuyobozi, ariko kumenya ibibagenerwa n'amateka n'imyanzuro, abaturage bose b'u Rwanda bose bagomba kugiramo uruhare. yes, dufite ubuyobozi bwiza ufite kugira ngo remediyate, ni ukuvuga ngo abantu badafite robasi yahise dushobora kuba abunzi b'ibyo bice byose by'abanyarwanda birebana nabi. Noneho twavuga tuti ntabwo tubasabye gukunda, ariko tubasabye tugashyiraho politiki ituma babana ariko bubahanye. Ariko ntabwo uzambwira ngo umuntu ufite robasi, nk'ubwo urumva niba umuntu afite robasi avuga ati njye naje narabarashe muri ayo masasu, Karasira yabuze umuvandimwe. Ntabwo ariko hoze ibintu ni bibiri: ari we warashe ari mu kuri kuko nibyo yarabikoze, ari na Karasira abuze biwe nawe ari mu kuri. Dufite igihugu cy'uko abarashe bigamba, bishima, ababuze ababo bakababara. Ni ku gihugu cyacu kimeze, ugomba rero kubihuza bakabana, niko bigomba kugenda. ukabirangiza, noneho guhora dushyamiranye wishimira ko uyu yatsinzwe, uriya yahunze, bikarangira. Donc Eric, mobilisation mu banyarwanda, ese aba banyarwanda murumva ko dukeneye revolution y'ukuri? ngo mbwira dusoza ikiganiro ingamba dukwiye gufata. Ikiganiro abanyarwanda barabyumva. Rosemary, ni ukuvuga ngo reba imyaka umaze uri gutegura ibiganiro, bivuze ngo hari abantu benshi umaze guhindura, ariko ntabwo urajya ku rwego rw'igihugu cyose ahantu atarakumenya. Umuntu ugomba kumwumvisha. Hari abantu bakubonye ubahindura imitwe, kubera ko aho bigeze Kagame abashyiramo akarengane, akabashyiramo violence, akabashyiramo kwangana. Noneho wowe aho uri kuvuga ati ni gute mwareka akarengane, ni gute mwivanamo. Ni ukuvuga ngo intambara ni iy'abaturage, niyo turi kurwana nayo. Ese wahumura abantu bangahe? Igisubizo ni ahangahe, cyangwa icyo mvuga, hari ikintu bita ngo decentralisation, ubuyobozi buhera ku baturage buzamuka bugafata. Ni ukuvuga ngo imyanzuro ituruka hasi ikazamuka ikagera hejuru, ariko ibiri mu Rwanda bituruka hejuru bigwira abaturage bo hasi. So ni gute twahindura urwego rw'imiyoborere yacu? Niho intambara iri. So revolisiyo rero nk'uko uri kubikora, mobiliza abantu bose, aho umuntu abyuka mu gitondo akavuga ati ariko numvisheho kuri nyumva nkumva bavuga ati tugomba kugira uruhare mu mpinduka, reka nanjye njye imbere. naho ngaho turi kugana, ni naho ubutsinzi buri. Ni abantu bangahe wabwira imitekerereze yawe bakabasha kukumva? Yes, urakoze Eric. Ndashaka kubwira abanyarwanda bankurikira ko Rosemary, ndi umuntu w'abantu kandi ukunda abantu, kandi nifuza umuntu wese ngerageza kumwumva. Nta munsi n'umwe muzigera mwumva ngo Rosemary ngo ari ku gice iki n'iki. Ndi ku gice cy'abantu, ndi ku gice cy'abanyarwanda, ndi ku gice cyo guca akarengane, ndi ku gice cyo kumva ko tugomba gukora revolution iri strong. Hari igihe maze iminsi ndi kuvuga ni abo muri opposition tubavugeho, nk'uko Sarkozy avugwaho. Kugira ngo twubake igihugu cyiza kigendera ku mategeko, bisaba abenegihugu bibaza ibibazo, kandi bagomba gukumira ikintu cyose cyatumye iyo neza itabaho.
iyo neza abanyarwanda itambamirwa. ntabwo twifuza umunyarwanda noneho uzajya udefanda ahe hahise, turifuza umunyarwanda noneho ubamediye uhuza abandi igihugu bose. abanyarwandakazi mudukurikiye, ndabinginze urubyiruko nimutwandikire, mujye kunyumva mwumve Facebook, munyandikire mu ibitekerezo, muze muri Zoom muduhe ibitekerezo. iyo uri kuvuga utagaragara ntibakumenya ntibakubona. nk'ubu hari umuntu witwa Gisovu Kibuye, ntimumuzi. hari abantu birirwa kuri X bandika, ntimubazi kuko ntabwo muzi amasura yabo. bakumenya isura iyo wiyerekanye, ariko iyo utiyerekanye ntibakumenya. bangahe se tujye dukora space bagatanga ibitekerezo, murabazi, muzi amasura yabo, ntimubazi. ndabinginze, mufite ubumenyi butandukanye, impinduramatwara y'ubutegetsi ishobora guhinduka ejo. mushobora kumva ngo ubutegetsi burahindutse. ndabinginze ntibuzongere kugwa mu maboko y'abantu bashobora gutuma ubutabera butabaho cyangwa ukuri kutavugwa. nitureba gato ubutegetsi bugafatwa n'abantu bashobora gutuma ubutabera butavugwa, ukuri kutavugwa, mumenye neza ko muzaba mufite uruhare mu gushyigikira abo bantu bafite ibyo bakekwaho, bashobora gutambamira ubutabera, bashobora gutuma bene igihugu batishyira ngo bizane. ariko njye nawe dufite inshingano zo kugira ngo twubake icyo gihugu cyiza. dufite ubushobozi, dufite ubushake, dufite ubumenyi, ndetse n'ibyo tutazi twabimenya. Kagame ntiyavutse ayobora, ntiyavutse afite kandidat aderesi. aba ba Eugene Gasana ntibavutse bafite kandidat aderesi. turacyari bato turacyari bato, dufite ubushake, turacyari bato, twagira experience muri politiki, turacyari bato, twafatanya namwe, wowe udukurikiye, wowe uri kutwumva, twakungikanya ubumenyi n'ubushake bwo kubaka igihugu cyiza. Eric, gira icyo ubwira abanyarwanda, ubashyire imbere ko ubu butegetsi buri mu maboko yacu, kandi ko ibintu bishobora guhinduka. bagomba kwitegura please. urubyiruko rwinshi rwarize mu gihugu cy'u Rwanda, tuziranye n'abadogiteri, tuziranye n'abayenjenyeri, tuziranye n'abashakashatsi, tuziranye n'abakora akazi ko mu isoko, abakubura, tuziranye n'abasekirite, tuziranye n'abaganga. abanyarwanda mu bice bitandukanye dukeneye amaboko yanyu. murashoboye, murashobotse. ndabinginze iyi mesaje muyigire iyanyu. target ni uko ubutegetsi bushobora guhinduka, ariko ndabasabye ngo buhinduke mwiteguye. amakosa yabaye ahahise Eric, nuko ntabivuzeho, muri revolution yabaye ahahise bayirekeye abantu bamwe binjiye mu gihugu bafite agenda kashe, bafite ibyo bubakiyeho hagati yabo, ariko abari bari kumwe nabo batabizi kubera ko batashatse kumenya. ariko abari muri ya mpinduramatwara y'ubutegetsi, iyo bashaka kumenya ibiri gukorwa bari kubimenya. ntabwo dushobora kongera kugwa mu makosa yo kudashaka kumenya no gufata inshingano. iyo abanyarwanda muza kuba mwiteguye muri ya mpinduramatwara 94, inkotanyi zigafata ubutegetsi, namwe mufite imbaraga mwiteguye mu rwego rwa gisirikare, ntabwo twari kwicwa nk'uko twishwe. ntabwo bari kuza ngo bikubire ubutegetsi, bagire ijambo, bajye bica uwo bashatse, bakize uwo bashatse. ndabinginze rero, ayo makosa yabaye ntazongere kuba. umunyarwanda wese niyubaka imbaraga, akora utwitozo, azirikane ko ubutegetsi buharanirwa budahabwa, ntabwo ari muri Caritas. ubutegetsi ntabwo ari kuruwa ruje umuntu aguha ngo aze gufasha imbabare. ubutegetsi buraharanirwa, ubuyobozi bwiza buraharanirwa, ineza y'abanyarwanda iraharanirwa. ndabinginze ntitube inyuma y'abandi tudatekereza, tutibaza ngo twe uruhare rwacu ni uruhe, kugira ngo ibyabaye ntibazongere ntituzakurikire bamwe bafite agenda yabo, noneho bayitwapukireho, bayidukorereho. go ahead, dusoza ikiganiro, kandi ndagushimire Eric n'urundi rubyiruko ruzi. oya reka nkubwire, ni igihe isaha yageze n'ahantu ariho hanyaho ibintu byose birakunda. So ibyo dukora, nzi yuko umuntu umwe yahindutse icya babiri. ntabwo abantu bose ari gutyo bahindukira icyarimwe, ni gake gakeya, imyumvire izamuka. icyo navuga ni kimwe, ni ukuvuga ngo njyewe ndi muri pozisiyo yo kuba amakosa yabayeho kera agomba guhinduka. nicyo magarariye. ntabwo menyagara ariko ntaho mpagaze. nzi yuko ibintu byapfubye, kongera umubare w'impunzi, abacuruzi baragize ibibazo, abantu barafunzwe, amateka aragoretse, jenoside ntabwo, ariko abantu bose bita hamwe. ibintu nk'ibyo bibi byose nibyo bituma mpagara nkavuga ati bigomba guhagarara. ariko noneho iyo hozwe navuze ngo isaha n'isa ikintu gishobora guhinduka, ni ukuvuga ngo ureba umwuka uri mu karere, ukareba ubuzima abanyarwanda babayeho, ukareba imibanire yacu n'ibindi bihugu byose, ugasanga ni ibintu washyiraho ikibazo. niyo mpamvu rero impinduka ishoboka, ariko none isanze uri hehe? kuko turashaka igihugu aho ibintu bihinduka, abantu miliyoni bagahita bapfa. ntabwo ibyo dushaka. turashaka igihugu abantu impinduka iboneka, abantu bagahita impunzi benshi cyane. ntabwo ibyo dushaka. turashaka noneho nibura yuko bwa mbere habeho transition nziza. kugira ngo bishoboke rero, ni ukuvuga ngo umunyarwanda, umuntu ufite icyo yakora, uwakwandika, uwavuga, uwaririmba, uwashushanya,
umupadiri, impunzi, umuntu wese ahantu ari, muhaguruke, duhaguruke, duhuze imbaraga. Ntabwo bivuze ngo usange nyumva nkumva, ushobora kuba ufite undi muntu wumva ushyigikiye, musanga mushyigikire kugaragare. Ni ukuvuga ngo bamwe baturuka aha ngaha bakazamura impinduka, abandi bagaturuka bakazana impinduka, abandi bagaturuka hepfo, abandi bagaturuka iruhande. Turi gutangatanga kugira ngo nibura umwanzi wacu tuburizemo hagati. Yes. FPR ibone yuko ese nimfata nyumva nkumve, harabaje televiziyo, nimfata Nobel Marara abahaje Murara, nimfata ingibi abahaje padiri, nimfata ingibi harabaje batabita. Mbese ni kuvuga yuko aho turi ni ukuvuga ngo buri muntu ayigukore ko tugira ngo duhurize hamwe, noneho naducika agwe mu nzara zacu. Bitabaye ibyo ngibyo, dufite urugamba rutoroshye, dufite turigomba byinshi. So impinduka navuga ni uko umujene wese, umunyeshuri wese agomba kuza imbere. Erega nabajije abantu bagira ati, iyo wicaye mu bana bafite imyaka 20, nkabaza ubu mwahagarara n'amaguru yanyu abiri, mukaba muzi uzaba perezida mu myaka 40 iri imbere, ntabyo bazi. Bivuze ngo rero umuntu wese ni perezida w'igihugu, azaba perezida w'u Rwanda, abe minisitiri w'u Rwanda, ambasaderi w'u Rwanda, injeniyeri w'u Rwanda, umupolisi w'u Rwanda, umudipolomate w'u Rwanda. Mbese abanyarwanda bo bari bafite ikamba ry'uko bagenewe ibyiza ku gihugu cyabo. Ariko ubu ngubu nonaha tugomba kubiharanira. Ntabwo umuntu azatekereza umuntu atazi, azatekereza Eric, atekereze Marara, atekereze abantu batandukanye, atekereze nyumva nkumve. Umuntu atekereza bitewe n'abantu bari kwigaragaza. Aho turi rero ndagira ngo mugaragare. Niba mufite indwara kugaragara ni ikibazo, mukoresha ubwenge Imana yabahaye, mukoresha ubwenge mufite, mukoresha ubushobozi, mukoresha ubwiza, mukoresha uko musa, mukoresha ibintu byose mufite kugira ngo dutsinde FPR. So Cosme, navuga Yes. byinshi ariko murakoze. Urakoze cyane Eric. Ikindi nabwira abanyarwanda ni uko nta muntu ugomba kukuvugira ngo wumve ko ari we ugomba guha amaso cyangwa guhanga amaso ikibazo cy'abanyarwanda. Impamvu twagiye tuyoborwa mu buryo bw'igitugu, Eric, twagiye duha bamwe ijambo. nk'ubu Nobel ari kunanga rugira ati, Rosemary, ufashe ubutegetsi wabugundira. Reka mbabwire, mwikwemera ko mbugundira. Nimuza muri benshi ku kibuga cya politiki, nimuza muri benshi mugatanga ibitekerezo, ntabwo ikibuga nzakiharira. Ariko nimuharira umuntu mw'ijambo, nimuharira umuntu umwe kwigira kagarara, azabategeka uko ashatse nyine, kuko niwe mwashyizeho imbaraga, niwe mwahaye ijambo. Ariko nimuza tugatanga ibitekerezo turi benshi, tukagaragaza ko dushoboye, ntabwo umuntu azigira akagarara, kuko uwo muntu nawe azavuga ati, hari abandi turi kumwe, hari abandi duhanganye. Kandi ndababwiza ukuri kw'Imana ko ndi urugero rwiza rw'umutegarugori witinyutse, ntaza kwa bino bintu. Nta munyepolitike navuganye nawe, ntawe nabwiye ngo dufatanye. Kubera iki? Kugira ngo mbabwire ko ushobora gukora ikintu wigenga mu bitekerezo. Abanyarwanda ni mwigenge, mwe gukomeza gukurikira, mwe gukomeza kumva ibyo bababwira nkaho mwe ntacyo mufite cyo kuvuga. Nawe ufite icyo kuvuga, nawe ufite icyo gukora, nawe wayobora, nawe wategeka, nawe watanga ibitekerezo, nawe washobora. Ndakwinginze, mwikubaka imbaraga, mwiha imbaraga abanyagitugu, kuko guceceka kwanyu, Eric, ushobora kuba ucecetse ufite ibintu byinshi uzi, ariko ibyo bintu byinshi ucecekanye utabisangiza birangira ntacyo kimaze. Ushobora kuba uvuga ngo ufite ubwenge, ufite ubushobozi, ariko ubwo bushobozi ucecekanye ntibuzatuma umunyagitugu atakugaragura uko ashatse. Azakwica, azakugarandagura uvuga ko ufite ubwenge, uvuga ko uri inyangamugayo. Ubunyangamugayo butarimo gutinyuka kuvuga igitekerezo cyawe ufite, burangira ubaye mbega bakugize ubusa. Umuntu ufite ubumenyi, afite ubwenge, atabusangiza abantu, birangira ntacyo bukumariye, ndetse nawe nta gaciro buguhaye. Kagame ari kudutukana twese, kandi uvuga ngo ufite ubumenyi bwinshi. Kagame ari kugusuzugura, agusuzugura kandi uvuga ngo uri umunyabwenge. Kagame ari kwica abantu, nawe azakwica avuga ko ufite ubwenge. Hari abantu benshi bamaze gupfa bafite ubwenge, bafite ubumenyi, barafite ubushobozi bwo kuza kuri uru rugamba, ariko kubera ko bahisemo ibyo bafite muri bo babiryamanye, byarangiye n'ubundi bapfuye tutamenye n'icyo bazi. Ariko niyo mugabo Gerard yaremera avuga ati, ngomba gusangiza abanyarwanda ibyo nzi. Uyu munsi ariho, ariko umunsi umuntu wapfiriye CHK, Eric, wibagiranye burundu 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 burundu. Harimo uwo bashimuse wibagiranye, ariko niyo mugabo Gerard ntabwo azigera yibagirana, kuko hari icyo yubatse mu gihe yari akiri ku isi, hari icyo yasize ku isi. Kubera iki? Tubaho kugira ngo tugire icyo dusiga. Munyarwanda, munyarwandakazi, gira icyo usiga, gira icyo uharanira, gira icyo urwanira, gira icyo witangira, kugira ngo nawe ino si uzayiveho uvuga uti, hari icyo naharaniye, hari icyo nakoze. Ntabwo nariye gusa, ntabwo nasuzuguwe, ntabwo nandagajwe, ahubwo nanjye nubatse u Rwanda rwiza. Dusoza, Eric, ndabashimiye. Mujye kuri Nyumva Nkumve Facebook yitwa Nyumva Nkumve, munyandikire mutange ibitekerezo. Wifuza kuzaza gutanga ikiganiro azaza twandikire, haba kwa Niyongabo Eric, haba kuri Boss. Dufite urubyiruko rwinshi ruri kwitanga, ariko badashoboye kuvuga, kuko bose ntabwo twese dufite impano yo kuvuga.
mu mutwe muhagarare kigabo, ubutegetsi buhinduka mumenye icyo gukora. Urakoze Eric, Hari akandi kantu nakongeraho Rosemary, abantu babona ibiganiro dukora byiza ashobora gukata amasegonda 5, 10, iminota 3, agakora yego konti kuri TikTok, kuri Twitter. Mbese yego. mu bwenge bwose bushoboka kugira ngo abantu bamenye ibyo turi gukora, ubukoreshe. Ntabwo bavuze ngo uze kuri internet, ariko ushobora gufata ibya nyuma ukabikata ukabisangiza abantu. Nta kintu dukeneye ikintu cyose cy'ubufasha, umusada aho wawutanga, aho wawujyana, umva urakenewe. ahubwo turaza kujya kuri TikTok, naho turaza babwira amazina kuri TikTok bajye kudukurikira, ubundi tuhatwike, kuko TikTok naho ari kubera umuriro. Tugomba gukora revolisiyo nk'urubyiruko, kandi ntawe tubyingingira. Harabaye ntihakabe, ndi inkotanyi, ndi fare, ntacyo bitubwiye. We don't care. Turashaka igihugu cyiza, turashaka igihugu cyiza. Harabaye ntihakabe ntabwo ariho turi 2025, twaje natwe twarwambariye, kandi ntabwo tuje turi inkotanyi, ntituje turi fare, tuje turi abanyarwanda. Eric, turarwana, turafatanya n'abanyarwanda, ntabwo dufatanya n'igikundi, ntidufatanya n'amateka yacu, ntidufatanya n'aho dukomoka, ntidufatanya n'abatubyara, turafatanya n'umunyarwanda uwo ari we wese. Songa mbere, haguruka, gahunda ni guhindura ubutegetsi bwa Kigali, natwe tukayobora. Ijambo urakoze Eric, ndagushimiye. Imana iguhe umugisha, ndagukunda cyane, n'abandi basore beza ndabakunda, abantu bose bitanga kandi bifuriza neza ndabakunda. Ndashimira abanyarwanda bitanze bakemera gupfa mu nyungu zacu, abo nabo tubazirikane, bakeneye ko tujya imbere. Sankara Kalisi naho ni ndamukunda, sinigeze mvugana ariko ndamukunda, uriya mugabo yarwaniye ukuri, yihangane, yagiye kigabo, ntabwo yagiye kibwa. Hoze n'abandi banyarwanda bari kuri Twitter bari anonyme batagaragara, catfish numva ni nyinshi cyane. Umva ngewe abantu bose bakora Yes. uko ukora kose, musanze utanga. N'abadukurikiye turabahobeye cyane, turabakunda my friend. Dufite natwe ibitekerezo, mutwubake gusa. Ufite igitekerezo twandikire, ufite amakuru aduhe, ufite icyo adusangiza tubwire. Eric, wowe bakubona gute kuri Facebook? Ntugira Facebook no? Facebook yanjye simbiza, ndayifite ariko nayikora cyane. Ariko TikTok niyo ngabo Eric, maze niho nsigaye nsho tuganiro, no kuri X, wambona no kuri YouTube channel. Ndashaka no kugera kuri LinkedIn twikoresha. Mbese niyo ngabo Eric, aho wabishira byose wabibona. Yes. Okay, so ubwo rero natwe munkurikire kuri Rwanda Rosemary kuri X. Ubwo kuri TikTok naho turaza kuhanyarukira, ntabwo nakoreraga ibyo, ariko tujya kubihakorera, ubundi dutwike, tubabwire baze, ubundi dusonge imbere, ku buryo ubutegetsi buzahinduka twiteguye. Turabakunda, mudukurikire, turabakunda cyane. Imana ibahe umugisha, umugoroba mwiza. Wakoze Eric cyane.